Okay, ndabakire neza, murabakire mwese abo duhuriye kuri runo rubuga. Uyu munsi tugiye kuganira na Jimmy Mpano, akaba ari umunyarwanda uri mu gihugu cy'Ubudage. Tugiye kuganira ku bintu bitandukanye, ariko by'umwihariko opportunité abanyarwanda cyangwa se n'abumva ikinyarwanda dushobora kubona mu Budage. Ari amashuri, ari akazi n'ibindi byinshi abantu bagenda bibaza. Tukaba tugiye kubiganiraho, nkeka ko ku muntu ufite inzozi zo gushaka amahirwe atandukanye ushobora kumva iki kiganiro kandi kikaba cyakugira umumaro. Turaganira twibanza cyane kuri experience yacu ndetse n'ibindi tuzi bishobora kubagira akamaro. Nugira ikibazo wakwandika muri comment aricyo wambaza ndetse n'icyo wabaza Jimmy kandi twese twagusubiza. Reka mwakire nawe adusuhuze ubundi dutangire tuganira kandi karibu. Urakoze cyane. Mbere na mbere ndabanza kugushimira kuri kino gitekerezo wagize cyo kuntumira kugira ngo tuganire, ngire bimwe cyangwa se byinshi nasangiza abakurikira umuyoboro wawe uri kuri YouTube. Kandi ikindi ndasuhuza n'abantu bagukurikira cyangwa se n'abankurikira, kandi mbashimira n'umwanya bafashe kugira ngo bakurikire kino kiganiro bumve ibigikubiyemo. Ndabasuhuje mwese kandi ndabashimiye kubwo kudutega amatwi. Yego yego. Jimmy, mbere yuko dutangira reka nkubaze abantu banakumenye, ubahagane mu Budage, ese ugeze mu Budage uhamaze igihe kingana gute? Urakoze cyane. Mu Budage mba mu mujyi witwa Gießen. Ngerageje ndakurangira nk'abantu batahazi, cyane cyane ko nko mu Budage nabara nk'abantu bari mu Rwanda kenshi bakunda kumenya imijyi minini cyane, kuko wenda usanga hari impamvu igarukwaho kuba ari minini. Hari n'ababihuza akenshi n'imikino cyangwa se imipira y'amaguru cyangwa se nka football usanga yitirwa n'iyo mijyi. Ubwo rero wenda mpise ninjira kuri icyo ngicyo navuga ko uwo mujyi wa Gießen ntuyemo wegeranye n'umujyi wa Frankfurt. Frankfurt nyine nuko ni umujyi munini uzwi bitewe nuko ni umujyi w'ubukungu. Ubwo rero ni hafi aho ngaho, hajya kuba nko mo hagati mu Budage. Ni aho ngaho ntuye. Mu Budage mpamaze imyaka 9. Imyaka 9 ni myinshi. Umudage tuziranye. Okay, wenda mbere ko tugira reka tubanze tunumve n'ukuntu ikidage gisona, ko ikidage kivugwa. Okay, dusubize mu kidage basi twumve ikidage ukuntu kivugwa. Guten Tag. Abantu benshi wenda nk'iryo jambo ryo abantu benshi mu Rwanda bakunze kurimenya kuvuga ngo Guten Tag bivuze ni nko kuvuga umunsi mwiza, cyangwa se ushobora kuvuga ngo Guten Morgen. Guten Morgen ni ukuvuga ngo igitondo cyiza, cyangwa se nshobora kwenda nko kukubaza nkawe, nshobora kuvuga ngo wie geht es dir, umeze gute. Mwaba ari nk'abantu benshi cyangwa se ari nk'umuntu nubashye, nshobora kuvuga ngo wie geht es Ihnen. Cyangwa se ndavuze nk'uko nitwa, nshobora kuvuga ngo ich bin Jimmy Mpano oder ich heiße Jimmy Mpano und ich lebe in Deutschland. So nitwa Jimmy Mpano nkaba mba mu Budage. Nutwo ngutwo. Okay. Kijya gusona nk'ikinererande cyangwa se ikidaci, kuko nawe navuze twebwe ushobora kuba umunsi mwiza mwiza, reke mu gitondo good morning. So we vuga good, twe tuvuga good. Uvuze just vuga ngo ndi Nosa, ubwira ich bin Nosa, ich heiße Nosa, cyo uvuze nitwa Nosa. Ni indimi zijya kwegerana, gusa amakuru nzi ni uko ikidage gikomera nagezeho cyane, mbona zino kirimi ntamenya, I just give up. Impamvu rega ndashaka ko umuntu uvuga ikidage. Izi ndimi impamvu wenda vuga ngo bijya kumera kimwe nuko buriya indimi zigira imiryango zibarizwamo. Uburyo iyo uvuze ngo ni langue germanique nuko ziri muri uwo muryango. Ni nk'uko wenda tusubiye n'iwacu muri Afurika cyangwa se muri Afurika y'Iburasirazuba, ushobora kumanuka muri Afurika y'Amajyepfo
hari izo bita ngo ni langue bantu, Bantu. aho wumva ugira amagambo wumva mu kinyarwanda ukumva ajya kumera kimwe n'ayo mu ndimi zishobora kuba zikoreshwa muri Congo, muri Yeah. Zimbabwe, Yeah. muri Uganda, kuko biri mu muryango umwe w'ururimi. Niyo mpamvu rero n'ururimi rwo mu Budage cyangwa se Ikidage n'izindi nk'icyo ngicyo wavuze ikinyarwanda nabyo hari amagambo ameze kimwe cyangwa bijya kuvuga kimwe kuko biri mu muryango umwe w'ururimi. Yeah. Nibyo. Okay, reka tubanze tuganire cyane ku mahirwe y'ishuri, uko Ubudage rimukiwe mu bihugu abantu benshi bajya kwigamo abanyamahanga kandi cyakira abanyamahanga benshi, hakaba n'abanyarwanda abatekereza kwiga mu Burayi. Ubudage nabwo buri mu gihugu gitanga amahirwe menshi. Twagiye tubanze tukubaze nk'umuntu wa mu Budage, icya mbere amahirwe yo kwiga mu Budage uko ameze, batubwira scholarship zibonekamo z'ingenzi, noneho nyuma ukatubwira na kose yo kwiga no ku muntu wirihira. Maze utubwire ku ma scholarship, noneho turahita tujya ku muntu wakwiga yirihira. Ikintu wenda umaze gukomoza avuga ngo amahirwe yo kuba umuntu yaza kwiga mu Budage, icyo navuga mbere na mbere ni uko bino bihugu byateye imbere usanga no muri uko gutera imbere bishyiraho n'amahirwe cyangwa se bushyiraho uburyo abantu bashobora no kuba baza bakagera kuri ya mahirwe bashyizeho, harimo no kwiga. Twese turabizi yuko burya kwiga ni ikintu nta gihugu nkeka kidashyira imbere ubumenyi bushingiye kuba abantu bajya kwiga, ariko igitandukana ni ukuntu wenda buri gihugu cyose n'ubushobozi gifite n'ingamba zishyiraho, noneho wenda bikarutanwa bitewe n'uko icyo gihugu cyihagazeho, ariko usanga n'ubundi kwiga ni ibintu buri gihugu cyose gishyira imbere. Noneho bino bihugu byateye imbere rero wumva byo bisa nk'aho bishoramo amafaranga menshi mu kubaka ibikorwa remezo, ndetse n'abantu bakaba bahugukiye cyangwa se bashaka kujya kwiga. Binashyiraho rero n'ubwo buryo bw'uko abanyamahanga cyangwa se abandi bantu baza babigana, atari ukuvuga ngo ni abenegihugu gusa bahaye amahirwe yo kwiga, ariko bashyiraho n'uburyo abanyamahanga, abandi bantu baturutse hirya no hino bashobora kuba baza bakagera kuri ya mahirwe igihugu kiba cyarashyizeho. Ubudage rero nk'igihugu cyateye imbere, nabyo mu gutera imbere ni uko nyine gishingira no kuba n'ubumenyi kiba cyarahaye abahigiye cyangwa se abahiga. N'abanyamahanga rero bisangamo muri uko rero gushyiraho ingamba nziza. Icyo navuga ni uko mbere na mbere uko mu Budage kwiga mu makaminuza ya leta ni ubuntu. Niba mvuze ngo ni ubuntu, ni uko tuzi ni ubuntu umuntu wese mu Budage. Murambabarira kuko mfitemo akantu k'agakora gakeya, ariko ntabwo kavuga kuvuga ko ari ubuntu. Ni uko burya akenshi birazwi ko kugira ngo umuntu ajye kwiga hari igihe asabwa amafaranga y'ishuri, ayo tuzi nka minerval cyangwa se tuition fees, ariko iyo umuntu yiga nanone aba akeneye kubaho. Hari igihe umuntu akenera amafaranga yo kubaho cyangwa se ibyo bita mu ndimi z'amahanga nka living cost cyangwa se living fees. Muri ibyo bice bibiri navuga rero, nka living fees, amafaranga agufasha nk'umunyeshuri kubaho umunsi ku wundi, ndetse na tuition fees ariyo ajyanye na minerval cyangwa amafaranga wishyura ku ishuri. Mu Budage icyo ngicyo cya tuition fees nta mafaranga bagusaba. Mbese navuga ko kwiga muri kaminuza za leta, education cyangwa se uburezi ni ubuntu. Icyo umunyeshuri asabwa ni ukuba wowe ufite ubushobozi bwo kwibeshaho. Ushobora kuba wakora cyangwa se ukaba ufite ubushobozi bitewe n'ahantu buvana, ariko wowe bwo kubaho ku giti cyawe. Ariko amafaranga y'ishuri yo mu makaminuza ya leta, bigaruke mu makaminuza ya leta nta mafaranga umunyeshuri aba asabwa. Wenda nituza kugera mu kiganiro mo imbere tubigarukaho, umunyeshuri ntabwo wenda wavuga ko nta mafaranga asabwa y'ishuri, ariko hari udufaranga dukeya asabwa. Wavuga ko wenda dusabwa n'ishyirahamwe ry'abanyeshuri, amafaranga yo kwiyandikisha, amafaranga ajyanye n'amatike, kuko umunyeshuri mu Budage baguha ikarita y'ishuri uyikoresha no mu rugendo ukoresha umunsi ku wundi. Ariko urumva ayo ni amafaranga n'ubundi ajyanye n'uduserivisi uhabwa nk'umunyeshuri n'aho hantu uri, ariko ntabwo ari amafaranga uvuga ngo ni amafaranga, ni ikiguzi wishyura kugira ngo wige. So uvuga umuntu ahaturutse hose muri kaminuza ya leta ushobora kugenda ukiga mu Budage for free, wowe ukitunga gusa ukanibeshaho.
iyo wasabye umwanya muri kaminuza akaguha umwanya ukaba uri kuri kaminuza, nta mafaranga bagusaba ngo ino semestre cyangwa se kino gihembwe uzishyura amafaranga aya ngaya. ku kihe cyiciro? Eh, Bachelor, masters, ni ibyiciro icyiciro byose, cyose ibyiciro cyangwa? byose, yaba icyiciro cya bachelor, yaba ku cyiciro cya masters, nta mafaranga rwose bagusaba. Keretse mu minsi yashize nibwo hari igice cy'uburasirazuba bw'Ubudage cyagerageje gushyiraho gahunda yo kwishyuza abanyamahanga cyangwa se abanyeshuri, abanyamahanga cyangwa se international students, amafaranga agera ku 1,500 y'amayero buri gihembwe. Aho ni muri icyo gice, ariko ahandi hasigaye navuga ko ni ubuntu, nta mafaranga uba usabwa ku byiciro byose waba urimo kwiga. Kugira ngo abantu babyumve, aha mu Buholandi nibuze kwiga metirize bihagarara ibihumbi hafi 15 by'amayero. Ni ukuvuga ubwo ni miliyoni ubu ngubu zigeze hafi muri 18 mu manyarwanda kwiga metirize. Kandi ubwo kuri izo miliyoni 18 hakiyongeraho na gutunga. Ngo rero ibaze kumva ko mu Budage, mu kindi gihugu, kandi Ubudage biri mu gihugu nkeka ko niba atari icya mbere n'icya kabiri mu bihugu bikize i Burayi, kuba rero edikasiyo free Nicyo ni gihugu cya mbere ikintu muri Europe gikize. gikize. Gikize kurusha n'ibindi birakize, ariko nyine cyo kiza ku mwanya wa mbere. Ni inoza na mahirwe menshi. Okay, kugira ngo wenda tutari twajya ku bindi, none se harimo ikintu wenda gishobora kubaho, education ikaba iri free, naho se living cost ni gute imeze? Wenda ku bana babona igihugu giteye imbere akakeka ko kinahenze cyane, living cost ye yaba ihagaze ite? Wenda en general kugira ngo umuntu yumve education is free, ariko se kubaho bihagaze bite? Se ntabwo wahenze? Se hari uburyo umunyeshuri yakwirwanaho? Okay, kuvuga uburyo bwo kubaho niba bihenze, yego wenda nk'umuntu, kuko akenshi na kino kiganiro barimo kudukurikirana n'abantu bashaka kuba bari mu Rwanda, birahenze ugereranyije n'uburyo bw'imibereho bwo mu Rwanda. Ariko se uko kuntu bihenze birashoboka ko umuntu yaba muri ubwo buryo? Yego birashoboka. Wenda urugero natanga, hano nko mu Budage, iyo umunyeshuri w'umunyamahanga, nubwo uba usabwa kubaho, cyane cyane bigeze wenda nko ku nzego za leta ziguha uburenganzira bwo kuza kwiga mu Budage, ubwo wenda ndavara nka ambasade iguha viza kugira ngo uze, ni uko hari amafaranga ugomba kuba ufite uzerekana ko azagutunga. Ayo mafaranga aho mbiherukira byari bigeze mu 11 by'amayero umuntu ugomba kwerekana kugira ngo nyine muri ambasade baguhe viza. Ayo mafaranga akaba ari kuri konti ugomba kuba wabanje gusaba cyangwa se wabanje gufunguza mu Budage. Ayo mafaranga bakayaboroka cyangwa se bakayashyira kuri konti yawe yo kuzigama. Mbere na mbere baza gufunguza konti yawe yo kuzigama, ya mafaranga bakayashyiraho. Bayashyiraho rero, iyo umaze kubona ibyo byose bikwemera kuza birimo viza, ujya kuri ya banki, amafaranga bakajya barekura amafaranga yo kugutunga buri kwezi. Kugutunga buri kwezi n'uvuga ngo ya mafaranga wazigamye, amafaranga nyine ubeho ubashe kwishyura ibintu bigusaba umunsi ku wundi, biba bigeze mu mayero nka 800 n'andi. Fata ya mafaranga bakayaboroka, bakayazigama ku buryo bazaguha mu gihe cy'umwaka barekura 800 buri kwezi. Akenshi ya mafaranga 800, wenda impamvu mbivuze ni uko baba barabaze ko nibura umuntu mu Budage arya nk'amayero 800, harimo kwishyura inzu, harimo kugutunga ibyo kurya ugomba kwishyura, harimo amafaranga y'ubwishingizi cyangwa se assurance, harimo ibindi bintu ugenda usabwa buri kwezi. Babara ko aya mafaranga ntabwo ari umunyamahanga gusa, ahubwo n'Abadage, kuko n'Abadage usanga hari igihe barimo kwiga ariko badafite ubushobozi buhagije, noneho ugasanga leta hari amafaranga bagendera nyine yo kubafasha yo kwiga buri munsi. Aya mafaranga rero hano baba baragennye kugira ngo bafashe Abadage, bayamuhe nk'imfashanyo buri kwezi, ni nayo bongera bagashyira kuri ba banyamahanga kugira ngo nabo base nk'aho bafite amafaranga amwe asabwa cyangwa se yo kubabishaho buri kwezi. Ariko rero iyo bimeze gutyo rero, burya twese umuntu agira uburyo butandukanye bwo kubaho. Umuntu ashobora kuba, twese bo bafashe ko umuntu atungwa n'amafaranga 800, ariko hari umuntu ushobora gutungwa n'amafaranga amayero 500 cyangwa 100, bitewe n'uko wowe ubona ukuntu watwara ubuzima bwawe. Kuko niba wenda barabaze
ngo muri ayo 800 murashobora gushaka nk'icumbi ry'amayero hagati ya 300 na 500, wowe ushobora kubona ari irya 200. Kimwe ushaka kwishakira irya 300 ntushaka irya 500. Niba wowe inosa urya amayero 300 ku kwezi, ngewe nshobora kwigira ubwanjye nkabona, ariko ngewe ntabwo narya nka inosa bitewe wenda n'ibintu mbona binsaho amafaranga, nzarya nk'ijana na 50. Bivuze ngo amafaranga y'umuntu ashobora kumutunga bishobora gutandukana bitewe n'igiti cye, imibereho afite, cyangwa se n'ukuntu abona ashaka kubaho, ndetse n'umujyi atuyemo. Kubera ko burya nanone umujyi umuntu atuyemo, imibereho yawo bishobora gutuma wowe nawe ugira ubwo buryo bwo kubaho, kuko hari nk'imijyi minini ihenze, no kubona kuba inyubako cyangwa se icumbi bihenze, n'ibyo kurya bihenze, no kuhagenda transport bihenze, ku buryo uwo muntu ushobora gusanga asabwa amafaranga menshi ugereranyije n'undi muntu ushobora kuba wiga ahantu mu cyaro, afite inzu ya makeya, kurya ibintu bimuhenze, atari wamuvuga ngo urasohoka. Icyo nshaka kuvuga ngo no kubaho, amafaranga yo kubaho. Gusa wenda ntabwiye abantu muri ubwo buryo ngo wenda bavuge ngo se nangahe, ariko ugiye kubara hagati y'amayero nka 500, 500 yagutunga, nka 500 wenda hagati ya 500 na 800. Uvuga 580, nanjye ngo mbaye nk'ufata ikigero buri wese yajyamo, ariko hari n'ushaka 400 yamutunga. Ariko wenda umuntu yabara ko hagati ya 500 na 800, aho ngaho niho umuntu yakoramo renji yuva amafaranga ashobora kuba yatunga umuntu. nzira ko biterwa n'umuntu, ko nzira kuri iminsi mikeya nize mu Budage kuri porogaramu yangiye kugira ngo nyirangize, hari mu cyaro, ntabwo hari umujyi munini, ariko njye ntabwo narenzaga 400 ko nishyuraga icumbi. Umva ko kaminuza niba ko twe dufite scholarship ahari batwishyuzaga 200. Yego. Nishyuye na tike bigahita bihuramo, usanga 400, 450 arahagije ku kwezi. So ni ibintu rero gishone se nk'umunyeshuri uje mu Budage, ese uvuga uti ngize amahirwe, ishuri riri free, ntabwo nishyuye wenda n'utwo dukontribusiyo, none ushobora kubona utuzi, ushobora gufatanya n'ishuri ku buryo buti byamfasha wenda niba nayo mafaranga niba nkoresha 500, reka basi njye nkora mu kwezi nkorere 300, aramplase yandi na ya mafaranga na depoje nzanayakoreshe kundi mwaka wa kabiri. Okay, yego birashoboka, kuko mu Budage nk'umunyeshuri iyo baguhaye ibyangombwa byo kuhaba, cyangwa se ibyo bita residence permit, ndetse baguha ibiherekejwe n'uburenganzira bwo kugira amasaha ukora. Ayo masaha bayabara mu mwaka, cyangwa se niba ari iminsi 120 mu mwaka wemerewe gukora, ukaba cyangwa se ibice by'umunsi 140 yemerewe gukora mu mwaka. Ubwo ugiye kubibara, niba mvuze ngo iminsi 120 ni nk'amezi nk'3 wemerewe gukora, ubibaze nk'umuntu ukora umunsi ku wundi. Ubwo haba hasigaye nuko wowe iyo minsi cyangwa ayo masaha ushobora nyine kuyakora muri uwo mwaka bitewe n'ukuntu gahunda. Ibyo byose birumvikana ko iyo umuntu yiga agira umwanya munini wo kwiga, ndetse na wa mwanya usagutse mu kwiga cyangwa se muri weekend niho ushobora kuba wakora. Mbese birashoboka, kuko uhabwa uburenganzira bwo kuba wafatanya kwiga cyangwa gufatanya amasomo no kuba wakora. Ibyo birashoboka, kuko nyuma yo guhabwa uburenganzira nyine birumvikana ko ugomba gushaka akazi, ariko hari ahantu henshi umuntu ashobora kubonamo nk'utuzi two kuba yakora. Wenda reka tubare wenda imirimo iboneka umunsi ku wundi. Hari abashaka gukora mu maresitora, tubare nka biriya bita ngo ni abaseriveri. Ushobora gukora muri za resitora, ushobora gukora mu tubari naho useriva, ushobora gukora mu nganda, kuko Ubudage ni igihugu gifite inganda nyinshi ziba zikeneye ba bakozi wakita ko ni abakozi b'umunsi ku wundi. Yego bagira abakozi cyane cyane wenda nko mu nganda bagira abakozi bahoraho, ariko bagira n'abandi bakozi bashobora kuba bakenera bitewe n'ibyo bashaka gukora nk'uwo munsi. Ariko
aho ni ahantu henshi hakunda kuboneka utuzi. Ushobora gukora muri za magazi cyangwa se mu maduka y'imyenda. Reka tubare wenda niba wenda ushobora kuba uzi izitwa nka H&M, H&M, yeah. ya cyangwa se reka tubare za C&A. naho nta hantu nyine ubwo ni ingero mvuze wenda zishobora kuba zizwi cyane, ariko hari n'izindi umuntu ashobora kuba wagenda ugakoramo nk'umunyeshuri, cyane cyane ubona ko hazamo abakiriya bashobora kuba baza, abashaka kukubaza, abashobora kuba kwa kundi niba ari nk'imyenda bagenda bayikoraho imwe igatakara hasi ukongera nyine ugasanga nk'aho uyimanika. Mbese ni imirimo myinshi itandukanye umuntu ashobora kuba yabonamo utuzi. Hari ashobora kuba mu nzego zijyanye reka mfite nk'ubusekirite, ushobora kuba ubusekirite. Hari igihe ushobora gusanga hari ibintu byabaye bikeneye abantu wenda bashobora kuba bari aho ngaho. Hari utuzi dukunda kuboneka mu bijyanye n'imurikagurisha, usanga wenda n'imijyi y'aha ngaha ifite nk'imurikagurisha. Urugero navuga nk'umujyi wa Frankfurt ugira imurikagurisha ribaho buri mwaka. Buri mwaka ariko ntabwo bivuze ngo ni rimwe mu mwaka, ahubwo mu kwezi kwa mbere ushobora gusanga hari imurikagurisha ririmo, cyangwa se nk'abiri, amamurikagurisha abiri. Mu kwezi kwa kabiri harimo irindi cyangwa se abiri. Mu kwezi kwa gatatu mbese hafi buri kwezi harimo ibintu bamurika. Urumva rero nk'icyo kintu, iryo murikagurisha rihoraho buri kwezi rifite ibintu byinshi batumurika. Abanyeshuri bashobora kubonamo ibintu bitandukanye. Arashaka gukora mu rwego rwo kuyobora, mu rwego rwo gufatanya n'abantu baje kumurika. Mbese haba harimo imirimo myinshi, kuko nko mu Budage niba ari nk'igihugu gikize, ni uko gifite ibintu byinshi gikora, yaba ari poroduwi yaba na serivisi batanga. Ariko nyine nabara ko utuzi turaboneka, kandi umuntu akaba yemerewe kuba yakiga anakora. Ikindi ngo kiba gisigaye ni ukuvuga ngo we nk'umunyeshuri ibyo bintu bifatanya gute. Reba gahunda zawe z'amasomo. Niba wenda ufite kwiga mu gitondo, nimugoroba ukaba wajya kuba wakora ahantu, cyangwa se niba wakoze ku munsi, wize ku munsi, ushobora gusanga nijoro wajya gukora, cyangwa se wasanga wiga buri cyumweru mu minsi y'akazi aribwo wiga gusa, wenda muri weekend ukaba wajya gukora. Byose ni ukureba wowe ingengabihe yawe y'amasomo no kuba wakora ukabikora. Yego. Ni byiza ushobora kubona ukaba wakora, kandi ugenda kose mu bihugu biteye imbere n'utuzi aba ari twinshi kandi twiza. None se hari ikintu k'amatsiko gahita kaza, nko mu gereranije, wenda ntiwatubwira mu mijyi yose, ariko muri rusange nka minimum wage ku isaha ku munyeshuri cyangwa se ku muntu ukora akazi kari part time, iba ari nkangahe? Wenda waduhamo nka range. Ubundi hano hari icyo bita, hari amafaranga umuntu ntabwo ari umunyeshuri gusa, ahubwo umuntu wese agomba gukora ku isaha. Ndumva ararenga amayero 12. Ararengaho, ntabwo mfite imibare isa nkaho iri, ariko arengaho 12. Ubwo ayo ni umubare na leta iba yarashyizeho, ariko bitavanye ko hari umuntu ushobora gusanga akora nk'amayero 25 ku isaha. Iyo bavuze minimum ku isaha, ntabwo bashyiraho maximum, ahubwo iyo amafaranga wowe ushobora kumvikana ushobora guhembwa ku isaha bishobora guterwa n'umukoresha wawe. Hari igihe usanga nk'umukoresha wenda kuri we atangira ku mayero 15, bivuze ko we ari hejuru ya minimum. Ubwo wowe bitewe n'aho ukora mwumvikanye n'aho umukoresha atanga, ubwo wowe ayo mafaranga akaba ari ayo ngayo. None bikazaterwa n'iki? Bikazaterwa n'amafaranga n'amasaha uzakora. Ariko cyane cyane nk'abanyeshuri bagira utuzi bashobora kuba babona, turiwe muri kategori. Urabona ko iyo umuntu ashobora kuba akora, hari umuntu ushobora kuba akora full time, hari umuntu ushobora kuba na part time, nazo zirahaba. Noneho hano habaho ya full time. Urumva ntabwo uri umunyeshuri, ntabwo wajya gukora full time kandi uri umunyeshuri, kuko akazi kawe ka buri munsi ni ukwiga. Part time ushobora gushoboka, kuko hari umuntu ushobora kubifatanya bitewe n'uko, kuko burya niba twavuze by'amasomo, hari igihe umuntu apanga bitewe na semestre agezemo, amasomo afite arangana gute, ukaba wakora na part time. Ariko haba n'indi kategori yo gukora wabyita nka mini job, cyane cyane usangamo abanyeshuri n'abandi bantu, ariko reka mvuge ko ubwiganze bwinshi ni ubw'abanyeshuri. Izo mini job rero ushobora gusanga igeze mu mayero 500
na 40. ni ukuvuga ngo ushobora kuba urimo ukora Mm. ahantu Mm. tubare ukora muri resitora, noneho Mm. bakajya baguhemba 540, ariko aya 540 mvuze ni ukubera nyine Mm. iyo stati y'akazi ukora Yeah. kari muri urwo job. magana Mm. atanu mirongo ine ni uko n'ubundi ufite amasaha uba ugomba gukora muri uko Makeya. kwezi kugira ngo ya mafaranga bazayaguhembe. Mm. ntabwo ari amasaha Oh. menshi. ushobora Mm. gusanga wenda mini job yawe ukuntu iteye, muri ya mafaranga Mm. magana atanu mirongo ine ushobora gusanga nko mu cyumweru ukoramo nk'inshuro nk'ebyiri. Mm. kuko wenda hano nanone n'uburyo bwo gukora, hambere ushaka gukora shifte igizwe n'amasaha 8. Mm. iyo ubundi nyine shifte ku bakozi ni amasaha 8 cyangwa se Mm. ariko ushaka bitewe n'akazi, hari ushaka gusanga wowe ukora nk'amasaha 3 ku munsi, kuko ntabwo wambwira ngo Mm. niba mu kabari niba gafungura saa 12, wenda urugero wenda kagafunga saa 7, nta masaha 8 Mm. arimo. ubwo uzafata Nice. amafaranga uhembwa ku isaha ukube n'amasaha Mm. wakoze, noneho uzakube n'amasaha wakoze yose mu kwezi, cyangwa se ugasanga na ya mafaranga nyine ugomba guhembwa Mm. birahura. Yeah. Njye iyo ntuza mini job numvisha ariyo yaba ari nziza ku munyeshuri, kuko niba ushobora kubona hafi 500 arenga, kandi ubundi tunabaze uretse iriya ba minima amafaranga yo kubaho ya buri kwezi leta igena, 500 ari amafaranga ashobora kugutunga. So ushobora kubona ko umunyeshuri wiyoruganije neza ukiga, ntusesagure, kandi ukanakoresha igihe neza ugashaka akazi, ushobora kwiga kuba uri mu Budage ukiga kandi ukitunga, nta yindi support ukeneye hanze. cyane rwose birashoboka. Ariko nimvuga aya mafaranga, Mm. burya abanyeshuri Mm. bose bitewe n'uko ni ahantu hari amahirwe yo kuba wakora uri Yeah. umunyeshuri, Mm. abantu bashobora kwinjiza amafaranga atandukanye bitewe Mm. n'aho akora, Naho yeah. Mm. amafaranga bamuhemba ku N'igihe isaha, akora. Mm. n'inshuro akora mu kwezi. Mm. wowe ushobora guhembwa 300 buri kwezi, undi ahembwa 1000. Mm. ushobora no kuba uhembwa 500 hari uhembwa 500 ku kwezi, Mm. kuko hari umuntu Mm. tubona niba ukora nk'isaha ugahembwa 13 ku isaha, ngiye nkaba nkora Mm. ahantu mpembwa amayero 25 ku isaha, kandi nkaba nakora amasaha menshi bitewe n'umwanya mfite, nshobora kuza kuba nka gatatu. Mm. bivuze ngo birashoboka rwose ko umuntu ashobora guhembwa amafaranga meza yo kumutunga, akabasha kuba yakemura ibibazo bye cyangwa se ibintu bikenerwa mu buzima bwe. Birashoboka. Mm. amafaranga yo rwose, kuvuga ngo umuntu yahembwa nkangahe byaterwa n'amasaha ukora, byaterwa n'aho Mm. ukora, byaterwa ndetse harimo ibintu byinshi umuntu yagenderaho. Hari ibintu byinshi. Yego. Mm. Okay, twigeze kuvuga ku kintu nshaka ko hano twavugaho, kuri kwiga ni ubuntu, ariko se kuri depanse zindi two kwiyandikisha, izo za contribution zindi zo zaba ziri nko muri estimation yangahe ugiye kwiyandikisha kuri ubu ngubu amafaranga ushobora gutanga mu bijyanye na kaminuza? Reka wenda mbare ko bishobora kuba umuntu ashobora gukora 200 amayero 200 wenda na 400, hagati ya 200 na 400. Impamvu uvuze hagati ya 200 na 400 ni uko nta giciro, nta mafaranga angana kuri kaminuza ku yindi. Abo kaminuza ushobora gusaba amafaranga umunyeshuri asabwa kugira ngo yiyandikishe atandukanye n'ayindi. Urugero naguha ni uko mu mafaranga umunyeshuri asabwa kwishyura, iyo yagiye kwiyandikisha habazamo n'amafaranga yo bita ngo ni amafaranga ya taransiporo, kuvuga ngo igihembwe kimara amezi 6. noneho iyo wishyuye amafaranga, tubare niba umuntu yishyura amayero 400, niba ari kaminuza yishyura amayero 400, wenda ushobora gusanga iyo kaminuza ifitanye ubufatanye n'ikigo cy'ubwikorezi cyo mu Budage, sinzi niba cyitwa NDETSE cyangwa se Deutsche Bahn, n'izindi zitandukanye ziri zo mu karere cyangwa se ziri regional. wenda ugasanga muri 400 harimo 180, ni urugero, ajyanye na transport. Aya mafaranga muri ya karita bazaguha uba wemereye kugenda mu gace runaka, kuko bashyiraho imbibi z'ahantu ya karita uzayikoresha, nta mafaranga wishyura uko wenda ufashe train, uko ufashe bus, uko ufashe ndumva kenshi ni bus na train. ibindi wenda uko turezamo utuntu tw'uduce, harimo ubundi bwoko butandukanye bwazo, ariko izo nizo ntabara cyane. Hakazamo amafaranga ajya muri asosiyasiyo y'abanyeshuri, kuko hari amafaranga, kuko asosiyasiyo y'abanyeshuri kugira ngo ikore hari amafaranga nyine nk'umusanzu w'umunyeshuri. Hazamo
buriya nk'abanyeshuri bagira urashobora kugira nk'ikibazo ukaba wakenera nk'umwavoka muri ya mafaranga Mhm. muri amafaranga wowe umusanzu utanga muri asosiyasiyo y'abanyeshuri ku buryo uramutse ugize ikibazo wenda akaba umwavoka wakunganira. Mm. Hazamo Oh. amafaranga ajyanye no kuba kuko no kwiga murashaka kugira ibibazo, harimo muri asosiyasiyo y'abanyeshuri hazamo n'amafaranga Mm. ajyanye no kuba wagira nk'umubisikologe kuko usanga bashaka guha Mm. serivisi, hari amafaranga Mm. aratandukanye nk'ayo yose. ubwo wenda hano Oh. ushobora Mm. gusanga kuri kaminuza wigaho wowe n'urugero bagusaba Mm. 300, Mm. yewe ugasanga bansaba 400 bitewe na Mm. serivisi n'uko hari ukuntu serivisi zitandukanye. Mm. Ikindi hari n'aho ushobora gusanga hari nka wishyura nka 200. Hari na kaminuza Mhm. usanga zo noneho umunyeshuri badafitanye amasezerano cyangwa se ubufatanye na cya kigo cy'ubwikorezi ku buryo Mm. ikarita y'ishuri ariko ibijyanye n'ingendo za buri munsi wowe ubyishyurira. Ubyishyurira. bivuze ngo ya mafaranga abandi usanga abandi bo bayafitemo wowe ntayo wishyura. Mm. ariko reka Mm. tubare ko waba ari hagati ya 200 na 400 mu mezi Mhm. 6 Mhm. uyishyura nyine buri semestre ugiye kwiyandikisha. ubwo hagati y'aya amafaranga navuze byatewe na kaminuza ku yindi. Ubwo niba tuvuge kaminuza dutanze 400, kadufate wenda rero na maximum, ubwo ni mu mezi 6 ufite transport yo muri state yawe mu mezi 6 yose. Mu mezi 6 yose reka hano tubifate wenda mfatije nko mu Rwanda. Mm. Wenda tubere mu Rwanda hari hamenyerewe kaminuza nkuru y'u Rwanda yabaga mu majyepfo, Mm. yabaga i Butare Mm. cyangwa se muri Mm. Huye. Reka dufate niba umuntu yiga i Huye, Mhm. noneho yakwishyura amafaranga ya karita afite, wenda Mm. kaminuza y'i Butare ikaba ifitanye amasezerano n'ikigo cy'ubwikorezi. Mm. Noneho wa munyeshuri akaba yemerewe kuba yagenda mu ntara yose y'amajyepfo, Mm. agenda na bisi zihakorera na tele Mhm. zihakorera. iyo baje kubaza itike nk'uko babaza abagenzi ngo itike, we yerekana ikarita y'ishuri. Byerekana ishuri. ariko ibyo bintu kugira ngo bishoboke ni uko akenshi usanga nyine Mm. ni ubwo bufatanye, ariko ni uko biteye mu by'ukuri niko navuga. Wow, nibyo ko ubaze ubwo mise mbigeranya na bino bihugu bindi, Mhm, ubwo nk'umuntu hano w'umunyeshuri mhm. usanzwe international student ushobora gusanga nibuze adepansa nibuze 200 cyangwa 300 kuri transport gusa ku kwezi. So urumva rero ko ni ikintu kidasanzwe mu Budage, ashobora kuba hariho amaopportunité menshi afasha abanyeshuri by'umwihariko. Icyo Oh. rero navugaho ni uko urabona abanyeshuri Mm. basa nk'aho abanyeshuri ku isi hose kuko Mm. ikintu baba bahugiyemo umunsi ku wundi ni ukwiga. bivuze ngo ni Mm. abantu akenshi batinjiza amafaranga menshi, Yeah. ari naho birangira rero leta cyangwa se n'izindi serivisi zigerageza kuborohereza, Kuborohereza. kutabaca Mm. amafaranga menshi bitewe n'uko ntabwo binjiza amafaranga menshi, no kugira ngo kuko urugero naguha, hari n'ahantu umuntu ajya nko mu masaro de coiffure ugasanga Mm. iyo umuntu ari umunyeshuri hari amafaranga bamuvandiraho ku ijana, niba 20 ku Mm. ijana. niba nka resitora waba uri umunyeshuri bakakugabanyiriza bitewe n'uko Mm. ikigero runaka ku ijana bitewe n'uko uri umunyeshuri. Mm. Ushobora kujya mu bikorwa ahantu wenda mu bintu bya siporo. Mbese hari Mm. serivisi nyinshi bagerageza kugabanyiriza umunyeshuri bitewe n'uko bazi ko ubuzima abayemo ntabwo ari ubuzima, ntabwo ari umukene, ariko kuko aba atari umuntu winjiza cyane muri Mm. sosiyete bagerageza kumuhuhiramo. Yeah. Ah, hari ikibazo rero kindi kibaho Mhm, cy'ururimi. mhm. Ese kwiga mu Budage bisaba ko umuntu aba azi Ikidage, utwo tuzi kugira ngo dukore ni ukubanza ukiga Ikidage ukakimenya. Ese ushobora kurayinga ku Cyongereza ukaba wakwibona mu Budage, bimeze bite ku kintu cy'ururimi? Okay, ubajije ikibazo cyiza cyane. Mm. Kubera ko Ubudage ni igihugu nakwita ko gikoresha ahanini 100% ururimi rw'Ikidage, ni ururimi rwabo, Mm. cyangwa se Mm. hari ibyo ushobora ngo ni monolingual society, cyangwa se igihugu Mm. gikoresha ururimi rumwe. Yego ntabwo bivuze ko uramutse uje ukabaza nko muri Cyongereza aramutse akizi ntabwo akwihorera Mm. yakikubwira cyangwa se yagusubiza. ariko reka tubare ko bano mu Rwanda, nubwo tuvuga ko mu Rwanda murashaka gukoresha Igifaransa cyangwa Icyongereza, ariko tubara ko muri Mm. umuryango nyarwanda cyangwa igihugu cy'u Rwanda ni igihugu 100% gikoresha Ikinyarwanda umunsi ku Ikinyarwanda. wundi. Mm. N'Ubudage ni uko gukora buteye. ariko nk'umunyeshuri
bitewe n'icyiciro ushaka kwigamo, hari aho usabwa ikidage kubanza kukiga, bikaba ari nk'itegeko. Urugero mm, ni mu masomo ajyanye n'icyiciro cya bachelor. mm, Bachelor usabwa kugira ngo utangire kwiga, usabwa kuba ufite seritifika runaka yo kuba uzi ikidage. Kuri masters ho biratandukanye, kuko masters, mm, kuko burya masters ni icyiciro kiri international cyangwa kiri mpuzamahanga. Ushobora kuba mm. ufite amasomo wiga mu cyongereza, ariko mu kukwemera gutangira kwiga ntabwo bagusaba ko uzi ikidage. Uzi ikidage. Mm, Ariko muri bachelor ho bagusaba ko uba uzi ikidage. Kabone nubwo hari n'igihe ushaka gusanga ibyo ushaka kwiga biri mu cyongereza, ariko mm, inzego nyine z'ubuyobozi, yaba nyine kugira ngo bakwemerere ko wige, yaba ari mm, kaminuza ndetse n'ibigo n'ikigo gishinzwe abanyamahanga, kikagusaba ko ubanza kugira urwego runaka rw'ikidage rusabwa. Ariko rero ubu nk'icyo wari mm, ubajije, urumva mm, utazi ikidage, ugiye kuba muri sosiyete cyangwa se mu muryango ukoresha ikidage umunsi ku wundi, mm, biragoranye. Ari nayo mpamvu usanga umuntu bibaye byiza yabaza ikidage. mm, Wabajije uvuga ngo se ku kazi, urumva ku kazi mm, b'Abadage, ibigo byinshi n'iby'Abadage, ibigo byinshi biha serivisi Abadage. Niba n'umukoresha mm, wawe atari n'Umudage, cyangwa se ari ikigo gifata abantu bose, ariko usanga mu bo ushobora guha serivisi ari abantu bavuga ikidage gusa. Ni ukuvuga ngo mm, kumenya ikidage byakoroheza kugusaba akazi no kubona akazi no gukora ka kazi kawe. Ari nabyo mm, ushobora gusanga byabaye imbogamizi ku bantu bashaka akazi, ukaba warize n'ibindi bintu cyangwa ubishoboye, ariko kubera kutazi ikidage ugasanga nyine ntabwo urimo kubona ka kazi ushaka, cyangwa se ntabwo urimo kukabona nk'uko ubyifuza, kuko mm, ururimi rw'ikidage bishobora kukubera imbogamizi kuba utakizi. mm. Usibye mu kazi ndetse wenda mu buzima busanzwe, urumva nyine communication cyangwa se itumanaho ryawe Yeah. risa nkaho riba rifite ahantu rifungiye, ntabwo riba ryisanzuye. Mm, Ya nawe mm, navuga ko kuba utazi ikidage, hari aho ushobora gusanga nyine bitari buze kugufasha mu byo ushaka umunsi ku wundi. Ni ihe nama wagira umwana ushaka kuza mu Budage? Ese hari ahantu ushobora kukiga mu Kinyarwanda mu Rwanda? Ese uburyo ushobora kwiga ikidage nibuze kugira ngo ugire basic ushobora kuvuga uti ndateganya kuzaza kwiga mu Budage umwaka utaha mu kwa cyenda cyangwa mu kwa cumi, kuva muri iyo mezi. Ese hari ahantu ushobora inzira ushobora gukoreshamo ku buryo Ya, wakwiga nibuze akazi ufite basic? inama nagira mbere na mbere umuntu wese ushaka kuza mu Budage ni uko kuba Mm, yabanza kugira ubumenyi bw'ibanze nk'uko bivuze ku kidage. Byaba ari mm, byiza cyane rwose. Yaba atagize amahirwe yo mm, kwenda kukigira mu Rwanda, birashoboka, ariko akaba afite mm, n'uwo muhate y'uko nagera mu Budage azashishikara akiga ikidage, kuko mm, bizamufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo mm, ni inama nagira buri wese ushaka kuza mu Budage, ko icyo kintu yagishyira mu mutwe. Icyo wari ubajije kijyanye n'amashuri yo kwigiramo ikidage mu Rwanda, mm, amashuri arahari menshi. Ngiye ndibuka ko mm, nza mu Budage icyo gihe, ahantu umuntu ashobora kwigira ikidage ni hari ikigo, ni nk'ishuri ryari ryashyizweho na ambasade y'Ubudage mm, mu Rwanda. Ariko mm, nyuma yaho haje kubaho n'abantu, abashoramari bashinga amashuri mm, yigisha indimi, yigisha mm, ikidage. Hari amashuri menshi rero yigenga mu Rwanda, amaze kuba menshi mm, menshi rwose cyane. Ndetse mm, ukongeraho n'iryo shuri rya ambasade y'Ubudage mu Rwanda, cyangwa se abantu bazi nko kuri Goethe Institute. mm, Goethe Institute ni ukuvuga ngo ni ikigo akenshi kijyanye n'umuco ndetse n'ururimi rw'ikidage. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, ahubwo ni ku isi hose muri rusange. nk'uko wenda tuzi, hari nk'ikigo cyitwa British Council mm, cy'Abongereza, hakabaho hari kiriya kigo cya Nuza cya Ecole, cyangwa se la Centre yeah, phone. franco-rwandais, Mm, cyangwa se nayo yari iy'Abafaransa. Ariko n'Abadage rero bafite icyo kigo banyuzamo, bashaka kunyuzamo umuco wabo, ururimi rwabo, barumurikira amahanga cyangwa se abandi bantu. Icyo kigo rero mm, cyo tubare nka Goethe Institute, uretse kuba bigisha ikidage, ni naho nkeka ko uyu mhm, munsi wa none mu Rwanda bemerewe gukoresha ibizamini by'ururimi rw'ikidage kugira ngo baguhe seritifika. mm, mm, Kuko nibyo navugaga by'uko mu Rwanda bashaka kwiga ikidage mu mashuri yigenga, ariko mhm, ayo mashuri yigenga mu Rwanda ntabwo afite ubushobozi bwo gukoresha ikizamini ngo baguhe seritifika y'ikidage mm, yemewe ku ruhando mpuzamahanga. N'ubundi usanga abantu biga ururimi rw'ikidage muri aya mashuri yigenga
bakajya gukora ikizamini bagamije kubona certificate umurezi. kuri rya shuri rya GOAT Institute. Yeah. Ubwo So rero nkeka ko ushaka yareba aho ngaho, yajya kuri GOAT Institute cyangwa se akareba n'aya mashuri yigenga mu Rwanda akiyenforoma, yabona amakuru ahagije. okay. Yeah, tumaze kuvuga by'umwihariko ku makuru menshi kuri edikasiyo. Ese noneho umuntu ushaka kwiga muri kaminuza yo mu Budage, porosesi muri rusange en general imeze ite? Kubona admission, benshi baba bafite ubwoba, ndabona admission gute, aca hehe? Porosesi uko igenda muri en general, atari kuri universite runaka, en general ku mushaka ku admission mu Budage, ushaka kwiga mu Budage, aca mu zihe nzira? Okay, birumvikana nk'umuntu ushaka kuza kwiga mu Budage, Mm. hari ibintu nyine nabara ko biri rusange buri wese aba asabwa. Niba uje Mm. kwiga kaminuza mu Budage, reka mbare icyiciro cya mbere cya kaminuza cyangwa se Mm. bachelor. Mbere na mbere ni uko uba ugomba kuba warangije amashuri yisumbuye. Mm. Aho ngaho buri wese nyine ntabwo ajya ku icyiciro gikurikira utabanje kurangiza icyiciro Kurangiza yise. cyabanje. Ubwo ugomba kuba ufite indangamanota ndetse n'impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi z'amashuri yisumbuye, ndetse n'utundi tuntu wenda bishobora gusabwa bitewe. Ahasigaye ukaba watekereza gushaka umwanya muri kaminuza. Gushaka umwanya muri kaminuza n'ukuntu biteye, cyangwa se kugira ngo ubone admission cyangwa se ubone ubwo burenganzira bwo kuba waza kwiga muri kaminuza, habamo gusaba. Iyo umuntu agiye gusaba, mbere na mbere ni uko uba ufite ibisabwa kugira ngo usabe. Mu gusaba rero hari wenda ibyiciro bibiri nabara umuntu ashobora kunyuramo. Hari ubwo ushobora kunyura kuri direct kuri kaminuza, kuko igihe usaba kaminuza. Narimo yavugaga ko nyine umuntu ashobora kunyura mu nzira ebyiri. Hari igihe ushobora gusanga kaminuza ushaka gusabaho kwiga bisaba ko umuntu asaba mu buryo buri direct, ukohereza ubusabe bwawe bitewe n'ibyo bakubaza. Icyo ni imwe. Hari indi nzira ya kabiri, nayo navuga ko ni nayo wenda nzira imenyerewe cyangwa se ikunda gukoreshwa, aho cyane cyane ku banyeshuri b'abanyamahanga hari ikigo bita Uni Assist. Uni Assist, icyo kigo ukuntu gikora ndetse n'inshingano gifite, cyahawe akenshi ububasha n'amakaminuza menshi atandukanye. Noneho wowe usaba umwanya kuri kaminuza ukaba ariho unyura. Uko uba ariho unyura, icyo kigo unyura kuri website yaho, kuri Uni Assist, noneho ugafunguzamo account. Account nyine wenda umuntu arabizi, umuntu urimo kwiyandikisha gukora wiyandikisha kugira account ku kintu runaka, bagusaba email, imyirondoro yawe, password, noneho ukagiramo account. Noneho wamara kugira account kuri ya Uni Assist, niho akenshi unyura ushaka umwanya kuri kaminuza runaka. Reka mfate wenda nka Uni Assist, niba nk'abantu mu Rwanda bamaze kumenyera ikintu cyitwa irembo. Wenda urashaka icyangombwa cy'amavuko, ukanyura mu kigo, ukanyura mu irembo. Yego, wenda icyangombwa wenda cy'amavuko rero tubarenda ko ugihabwa ubundi mu by'ukuri n'ikigo, wenda reka mfate urugero, wenda ikigo gishinzwe irangamimerere, wenda banza ari NIDA. Noneho aho kugira ngo usabe direct kuri NIDA, wowe ukanyura muri Uni Assist cyangwa ukanyura mu irembo, ukavuga ko ushaka icyemezo cy'amavuko. Bo noneho ubusabe bwawe bo bafite, urumva NIDA barabaye bwa burenganzira bwo gukorana, noneho bakakiguha ukaba ariho ukibonera. Ubwo n'ibindi bitandukanye byo mu Rwanda ugasanga bikorana n'irembo, noneho ukanyura mu irembo ushaka ya serivisi. Icyo kigo ya system nacyo amakaminuza menshi nuko nguko bakorana. Wowe ujyamo muri account yawe wafunguje, ukavuga igihe ushaka gutangira kwiga, niba nk'urugero niba ari winter semester cyangwa se summer semester, ugashyiramo uwo mwaka urashaka kwiga ibiki, nabyo ukabishyiraho. Warangiza wenda ugashaka kubyiga mu ruhe rurimi, nabyo ukabishyiraho. Warangiza ugakanda nk'ahantu gushakisha cyangwa se kuri search, bahita bakuzanira urutonde rw'amakaminuza ariho bya bintu ushaka kwiga. Wowe ugahitamo kaminuza ushaka. Ubaye uzizi wenda ushaka ngo hari kaminuza ya Frankfurt cyangwa se ya Kire, ubwo wayikandaho.
ariko mm, umuntu utabizi ushobora kuvuga oh ndabona iyi kaminuza, cyangwa se ukabanza ukiyenforoma ukashakisha amakuru, ese uno mujyi wowe noneho uhitamo kaminuza zakweretse ko mm, ibyo ushaka kwiga, wamara kubikandaho ubwo noneho ugiye mu buryo mbese bakuzana noneho ibijyanye na, kuko n'ubundi muri kwa kwinjiramo winjiye kuri ya mm, kaminuza, kaminuza ku yindi bishobora gutandukana bitewe n'ibyo basaba umuntu ushaka gusaba umwanya. mm, Bivuze ngo iyo ukanze kuri kaminuza ya Kiel cyangwa se ya Frankfurt n'urugero, iyo mm, kaminuza iba ifite ibintu yashyize muri sisiteme bisabwa umuntu ushaka ishuri. yeah, Ubwo bakabikwereka, niba ari ugusa, niba ari kuvuga ibyo wize, aho wabyigiye wabirangirije, mm, ugashyiraho kopi y'ibyo wagiye wiga, kuko naho hari babigusaba, byose ibyo bintu mm, bikagenda bikarangira, ukohereza ubusabe bwawe cyangwa se mm, ugasakumitinga bwa busabe bwawe. Ubwo ariko mm, icyo navuga ni uko mu gusaba kaminuza akenshi hari amafaranga, hari ikiguzi umuntu bimusaba. mm, Kaminuza niba ushaka niba nuza application imwe kuri kaminuza imwe, cyangwa se kugira mm, ko ushaka kwiga, iyo ari iya mbere ni amayero 75. 75. Yego, Mm, niba ushaka kwiga, reka tuvane ngo urashaka kwiga ekonomi, mm, ibyo ubwo si application imwe cyangwa se n'ubusabe bumwe, amayero mirongo irindwi mm, n'atanu washyiraho indi ya kabiri niba ushaka wenda nko kwiga mate fizike, mm, kuko ushobora gusaba ibintu bitandukanye muri ya application yawe imwe. mm, Kuko nk'umuntu ushaka kujya kwiga wenda niba ari i Butare akavuga ngo ndashaka kwiga shimi, akongera agashyiraho n'indi ndashaka kwiga na biyoloji, mbese ku buryo ushobora no kubona n'izo ntuza, izo admission zose ukazibona, mm, noneho wowe ugahitamo bitewe n'ushaka kujya iyo ushaka. ushaka. Mm, Noneho bwa busabe bwa mbere cyangwa se first application ni amayero mm, 50, indi ya kabiri 75. ujyaho Mm, bakwishyuza amayero 30, ah, yeah. iya Mm, gatatu ukishyura andi mayero mm, 30, mbese bitewe mm, n'izigenda zongera ziyongeraho bagenda bashyiraho 30 mirongo 30. itatu, mirongo itatu. Mm, Niba wenda urugero natanga, urabizi sinzi niba bikiriho mu Rwanda, hari ukuntu bajyaga gukoresha nuza kwa noteri, mm, kopi ya mbere ni amafaranga 1000, mm, kopi ya kabiri 500, mbese izigenda 500. ziyongeraho bakagenda Mm, bakubara 500 500. 500, yeah. Naho rero Mm, uko bigenda bivuga ngo ushobora gusaba muri ino semestre, ugashaka wenda ugakora application 5, cyangwa se ugasaba mm, ushaka kwiga nka shimi kuri kaminuza 5. mm, mm, Iya mbere barayira 75, indi ya kabiri ubwo biraba 30, ni mirongo itatu, 105. Mm, gutyo gutyo ugenda wiyongera 30 bitewe n'uko biyongera. application zigiye 5. Mm, Wenda kuri icyo kintu rero wakibaza ngo kuki se mm, umuntu kuki ntasaba imwe ngo ngarekera mm, kwishyura 75 kugira ngo nishyure ngene nongera 30. Ni uko burya mm, birimo gusaba kaminuza, kaminuza nyinshi, kaminuza ishobora kuba ifite ibintu ishobora gusabwa n'abanyeshuri benshi, igafata bamwe abandi ntibafate, ushobora gusanga we hari ibyo utujujemo kuko urimo gusaba, ushobora kwiga cyangwa mm, guhabwa, ariko nyine gusaba mm. kaminuza nyinshi bivuze ngo urimo urongera amahirwe yawe y'uko umwe natagufata undi ashobora kugufata. Undi gufata, yeah. Uko usabye Mm, kuri kaminuza imwe ntigufate, bivuze ngo icyo gihe mm, uzagiye uzategereza kongera gusaba undi mwaka cyangwa se ikindi gihe. Ariko nusaba kuri mm, 5, 3 bashaka kuguhakanira, 2 bakakwemerera, cyangwa se bamwe mm, bakaguhakanira, umwe akakwemerera. mm. Ah, Ubwo rero mm, wenda kuri ibyo bya uni asisite, iyo mbere na mbere uni asisite ikintu ishinzwe mm, kureba, barabanza niba nk'ubu warize segonderi mu Rwanda, mm, bakareba niba diporome yawe ufite seritifika ya segonderi n'ibyo wize bijyanye n'ibyo ushaka kwiga. mm. Kubera ko Ubudage ukuntu buteye, hari ibintu hari ibintu ushaka kwiga muri kaminuza, bakareba niba ibyo bintu warabyize Mu mashuri abanza, mashuri aho wabanje akurikira kwiga, abanziriza. abanje ayo wize. Hari ibyo nyine, hari aho bijyana. Noneho hakaba n'izindi ntuza fakulite cyangwa se ibintu ushaka kwiga basa nkaho bashyiramo umuntu uwo ari we wese nta kibazo. Mm, Ubwo rero nk'ahandi bagusaba kureba niba ibyo wabanje kwiga bijyanye nabyo. Rero natubare mhm, no mu Rwanda birumvikana, cyangwa se niko umuntu ushaka kwiga medecine, hari mm. amasomo bizwi yuko ushaka kwiga medecine, hari amasomo ugomba kuba warize, Kuba warize. wate niba ari biologie, chimie, ku buryo nyine hari amasomo y'ibanze wabanje kwiga. Mm, Hakaba n'ibintu ushaka kugenda ukiga, wenda tubare buranga nka journalisme aho mbizi, cyangwa se itangazamakuru, ushobora no kuba utarize indimi. Wenda abantu benshi nkeka ko bakeka ko hari abantu b'indimi, ariko n'undi wese ashobora kuba yagenda akajya kubyiga. mm, Aha rero
icyo kigo ikintu gishinzwe akenshi cyangwa se ikintu gishinzwe ni ukureba ba bantu bize hanze cyangwa abanyamahanga, kureba sisiteme wizemo na sisiteme y'Ubudage. Niba umuntu aturutse mu Rwanda, sisiteme yo kwiga mu Rwanda ndetse na sisiteme ya grading cyangwa se gutanga amanota atandukanye niyo mu Budage. Mu Rwanda banza hari igihe bajya bavuga umuntu yagize amanota 43 kuri 43, mirongo angahe kuri angahe. Sisiteme yo mu Budage iteye kuva kuri 1 kugera kuri 6. Ni ukuvuga ngo umuntu wagize inota 1 aba afite niryo nota ryiza. Uwagize 3 arimo hagati, uwagize 6 aba yagize amanota mabi. Hari n'ahandi hantu aho umuhanga cyangwa se uwagize amanota meza afite amanota 6, ufite ufite amanota mabi. Urumva izi sisiteme zitandukanye, yaba iz'ahandi hantu ndetse niyo mu Rwanda nayo nkeka ko ifite ukundi kuntu iteye. Icyo kigo kireba ni ukuvuga ngo ni ugukonveritisa, kureba ya mitangire y'amanota yo mu Rwanda n'iyo mu Budage, wowe ufite angahe mu Budage, kubera ko birangira ya manota yawe ufite yo mu Rwanda bashyize muri sisiteme y'Ubudage, bakareba niba ya kaminuza ushaka gusaba, kuko kaminuza ushaka gusanga niba ushaka kwiga nk'ikintu runaka basaba nibura umuntu utarengeje amanota 2. Urumva nk'umuntu mu Rwanda wagize amanota 40 kuri 43, ntiwamenya mu Budage bafite amanota angahe. Baburungushura ya manota yawe yo mu Rwanda bakayishyira muri sisiteme y'Abadage, bakaba niba ufite 2 cyangwa 3. Noneho wamara kubona ko ufite 2, bakakwandikira imeri bagusubiza yuko amanota yawe ufite nta kibazo, bakurikije sisiteme y'Abadage yuko nta kibazo, ubusabe bwawe n'ubu bwakomeza. Ibyo icyo navuga, bo bareba niba amanota wagize abikwemerera kwiga mu Budage, ndetse n'ibyo wize niba ushaka kwiga nabyo niba bihuye nta kibazo. Ubwo reka tubare ko ni nka nuza baguhaye go ahead, barakwemerera. Iyo bamaze kukwemerera, bafata bya bintu byose wakoresheje usaba bakamugeza kuri kaminuza usabye. Uno kaminuza niyo ifata umwanya n'ibiguha umwanya. Umwe yakwemereye yuko, ni ukuvuga ngo bakwemereye ko ukomeza, ariko noneho undi muntu ugeze mu biganza bye arakwemera, uyu muntu ndamusigara cyangwa singira ndamuha umwanya. Ni uko nguko nabara ko iyo bimaze kugenda gutyo rero, kaminuza imaze kubona ko byose babyemeye, kaminuza iguha ya admission letter cyangwa se icyangombwa cy'uko wahawe umwanya. Ari nabyo nyine muri uko icyo cyangombwa, ubwo niba agashobora gukurikirana izindi nzira zo kuba umuntu yajya hehe, yajya gushaka muri ambasade, kuko niba uje kwiga ambasade izakubaza cyangwa cyangwa ugiye kwiga n'ibyo ugiye kwiga. Numva muri make mbese undi assistant uko nguko. Noneho ibindi bisabwa kuba umuntu yanyura kuri kaminuza direct, ni uko binyuze ku rubuga rwa kaminuza ukareba ibisabwa wowe n'ibyo ari byose wohereza kuri undi assistant, ukabishyira kuri kaminuza ikaguha admission. Keko icyo kirasobanutse. None kuri experience yawe y'imyaka itari mikeya mu Budage, ese hari nk'ahantu ushobora nk'imijyi ushobora kugira kuba wavuga umuntu ashatse kwiga, niba uzi iyi mijyi iki gice kiri affordable, cyangwa se ukaba uzi igice kimwe gihenze cyane, uko nk'umuntu uri mu Rwanda tubwira ati Kigali harahenze n'ahandi, ku buryo n'umuntu agiye ko nyaka ko n'icyo cyane ku banyeshuri cyakabaye kondisiyo yagakwiye kurebaho mu gihe arimo gushaka kwiga, siyo ya mbere ariko nayo yagakwiye kuzamo. Imijyi isa n'ihenze cyane, cyangwa igice cy'Ubudage avuga uti iki gisa n'ikidahenze cyane ku munyeshuri. Wenda ahantu nabara, hari ikintu ugeze gukomoza mu gice cy'uburasirazuba bw'Ubudage, aho bashobora kuba bishyuza abanyamahanga. Aha ngaha birumvikana nta muntu nagiraho inama, bitewe n'uko kubona amafaranga 500 buri semestre ni menshi. Noneho igisigaye ahandi ni ukureba, burya akenshi nk'imijyi minini yo, burya imijyi minini bifite n'ibikorwa runaka bitanga amafaranga. Noneho akenshi ibyo bikorwa bishobora gutuma umunyeshuri yabasha no kuba yakora akabona amafaranga. Aho birumvikana birashoboka. Wenda mvuze nk'imijyi ya za Frankfurt ni ahantu umujyi, kuko niwo mujyi
ekonomike cyangwa se umujyi w'ubukungu w'Ubudage, kuko ni umujyi ubamo inganda cyane, cyangwa se ukabamo amabanki yose hafi. Amabanki, ibyiciro bikuru by'inganda niho biba, yaba ari banki nasiyonari y'Ubudage niho iba, banki nkuru y'igihugu, yaba ari banki ya Union Européenne niho iba. Amabanki akomeye mu Budage ndetse n'andi mpuzamahanga usanga afite ibyicaro. Biragaragara ko aho hantu haba hari, niba ari umujyi w'ubukungu, nuko harimo ibikorwa bibyara amafaranga, bibyara ubukungu. Hano ugiye ufata nk'imijyi nka za Berlin, naho urumva ni ahantu imijyi minini birimo ibikorwa bitandukanye. Ufashe za Munchen cyangwa se Munich, naho Munich ndumva iri mu mijyi ihenda, ashobora kuba ari nawo mujyi uhenze mu Budage, yaba ari ukuhaba, ariko muri uko kuba hahenze nuko usanga hari n'ibikorwa bitanga amafaranga, ibikorwa by'ubukungu. Ufashe n'indi mijyi myinshi minini y'Ubudage usanga ifite ibikorwa bibyara amafaranga. Cyangwa se wajya no kujya gushaka ahantu ho kuba, ntujye kure y'iyo mijyi minini, kuko urumva iyo mijyi no mu nkengero zayo usanga hari ibyo bikorwa byinshi bitanga amafaranga. Yego. So kuri wowe bisaba uko ugera ahantu atari uko hahendutse gusa, ariko unafite amahirwe yo kuba wabona n'utuzi n'ibiki. Kureba ahantu hari amahirwe yo kuba wakora pe ibyo ngibyo. Kuko hari n'igihe usanga, igihe umuntu ushobora gusanga ari kwigira ahantu, ariko ugasanga wenda nta mirimo myinshi ikunze kuhaboneka, ugasanga bimufata nk'urugendo ajya mu wundi mujyi kugira ngo ajye gushaka amafaranga cyangwa ajye gukora. Okay, so tumaze, reka wenda kugira tusinki turebe kuri visa. Murashaka kwapurayinga visa mu Budage ku munyeshuri, ese hasabwa iki? Ni iki kintu aba akwiye kugira? Ko abantu benshi igice cya visa usanga atekereza ku ishuri, ariko visa ntayitekerezeho, ugasanga kandi niyo ntikomeye kurusha ishuri, ariko utayibonye ntabwo waba ukigize. Okay, aho ngaho wenda umuntu atajya ku bya visa, hari ikindi kintu wenda nabwira, nasangiza abantu barimo kudukurikira. Nubwo twavuze inzira umuntu anyuramo kugira ngo asabe abone umwanya kuri kaminuza, ariko bifite igihe bikorerwa. Kubera ko kwiga umwaka w'amashuri ugabanyijemo akenshi ni semesitiri ebyiri. Hano mu Burayi cyangwa se ahantu henshi hari nk'uwo wenda bakita ngo ni winter semester, cyangwa se igihembwe cy'itumba, ndetse na summer semester, igihembwe cy'impeshyi. Mu Budage rero ukuntu biteye, habamo icyo bita winter na summer semester. Summer semester itangira mu kwezi kwa kane, ikarangira mu kwezi kwa cyenda. Noneho winter semester igatangira mu kwezi kwa cumi, ikazarangira mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uzakurikira. Wenda nk'uburugero turi mu kwezi kwa 12 kuno mwaka w'ibihumbi 2023. Ubu mu kwezi kwa kane kuno mwaka kwarangiye, hatangiye summer semester irangira mu kwezi kwa cyenda. Mu kwezi kwa cumi hatangira winter semester y'uno mwaka, izarangira mu kwa gatatu k'umwaka uzakurikiraho. N'umwaka uzakurikiraho summer semester izatangira mu kwezi kwa kane, irangira mu kwezi kwa cyenda. Winter semester itangire mu kwezi kwa cumi, irangire mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'2025. Nuko bigenda. Muri uko gutangira rero, hari igihe usanga hari n'amasomo burya menshi atangira nko muri winter semester. Navuga ko winter semester itangira mu kwezi kwa cumi, nibyo bavuga ko nicyo gihembwe akenshi amasomo menshi atangiramo. Hari igihe usanga hari amasomo atangira muri winter semester, ayo masomo atayatangira muri summer semester. Kuburyo ushobora gusanga bitewe n'ibyo ushaka kwiga, uri nko mu kwezi kwa mbere, ugasanga bizagusaba gutegereza kugeza mu kwa cumi kugira ngo utangire kubyiga, ayo masomo atangwa. Hakaba gusanga biri muri summer gusa, ariko bitari muri winter. Nk'umuntu bigeze mu kwezi kwa gatanu, ataratangiye mu kwa kane, azategereza mu kwa kane umwaka uzakurikiraho. Ariko noneho hakaba n'amasomo usanga aba ari muri izo semesitire zombi. Ariko noneho ikintu nshaka kuvuga ni uko muri ibyo bihembwe bifite igihe bitangirira, ni uko habaho n'igihe umuntu agomba gutangira kubisabira. Niba uzatangira mu kwezi kwa kane, utangira gusaba guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12,
Mhm. k'umwaka ubanza kuzajya ku itariki cumi Mhm. n'eshanu z'ukwezi kwa mbere k'umwaka ukurikira. Kumukurikira. Mhm. Fashe urugero, umuntu gutangira kwiga muri sama semester y'umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Mhm. Gutangira gusaba byatangiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi n'abiri mu bibiri na makumyabiri na gatatu, Mhm. bizarangira ku itariki cumi Mhm. n'eshanu z'ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Yeah. Ya nzira navuze yo gusaba unyuze muri uni asisite nibwo ibyo bintu byose bikorwa, ukaba Mhm. wamaze kubona umwanya. Nko Mhm. mu kwezi kwa kabiri no mu kwa gatatu ubwo uba uri umuntu muri za nzira zo gusaba viza. Mhm. Noneho ku muntu ushaka gutangira kwiga mu kwezi kwa cumi muri vinta Mhm. semester, ho Mhm. bitangira ku itariki ya mbere Mhm. y'ukwezi kwa karindwi Mhm. kuzagera ku itariki cumi n'eshanu z'ukwezi kwa munani. Umunani. Cyangwa ubwo urwa sinzi. Mhm. ubwo yabyo ariko urimo usaba umwaka utaha. Ya urimo gusabira umwaka utaha, Mhm. niba ari ukwezi itariki ya Mhm. mbere ukwezi kwa karindwi, cyangwa niba atari itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu, ariko numva ni itariki ya mbere z'ukwezi. eh, ni ukwa banza ari itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu, Mhm. itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu kugera ku Mhm. itariki cumi n'eshanu z'ukwezi kwa karindwi, akaba aribwo uri Mhm. gusabira kuzatangira kwiga muri vinter semester. Mhm. Yeah. Mhm. Ubwo rero bivuze ko umuntu ushaka Okay. gutangira kwiga, areba muri izo semestre, agomba no kumenya n'igihe yatangiriye agomba gutangira gusaba. Azatangira Ubu gusaba. umuntu ushaka kwiga guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane muri summer semester, agomba kuba arimo kubikora ubu ngubu kugeza ku itariki cumi n'eshanu z'ukwezi kwa mbere. Mhm. Yeah. Yeah. Mhm. Sinzi niba. Okay. Mhm. Yeah. Kizemo. None ageze ku amakuru kuri admission kuri visa yo kwiga mu Budage. Mhm. Ni ibihe bintu biri general umuntu akwiye kubanza kwitegura, cyangwa se ni izihe nzira yo kubona visa ya kinyeshuri? Visa rero y'abanyeshuri, ambasade urebye no ku rubuga rwa ambasade y'Ubudage mu Rwanda bakwereka nyine ibisabwa. Mu bisabwa Mhm. habamo iyo admission letter, cyangwa se icyangombwa wavanye kaminuza yaguhaye cy'uko Mhm. kikwemera kuza kwiga kuri iyo kaminuza. Icyo ni kimwe. Mhm. Harimo ibijyanye n'imyirondoro yawe, kuba ufite pasiporo. Ibyo ngibyo byo birumvikana, umuntu agomba kuba ayifite, Mhm. ariko ndagerageza kugaragaza ibigaruka nyine nk'umunyeshuri by'ingenzi. Mhm. Harimo iyo baruwa, harimo icy'uko icyerekana ubushobozi, Mhm. cyangwa se financial mean. Mhm. Financial mean ni ukuvuga ngo niba ambasade ishaka kuguha visa, ese ni urerekana ko uzabaho gute nugera mu Budage. Hari uburyo Yeah. butatu Mhm. umuntu ashobora kwerekana. Hari Mhm. ukuba ufite icyo bita scholarship. Mhm. Scholarship ushobora kuyihabwa wenda na leta, ushobora kuyihabwa n'ikigo runaka, cyaba icyo mu Rwanda, cyaba icy'ahandi hantu, cyerekana ko Mhm. bazaguha amafaranga akubeshaho umunsi ku wundi. Bazakwishyurira iyi. Reka tubibare nka scholarship. Mhm. Hakaza n'ikindi cyangombwa wakita Mhm. wenda mu ndimi z'amahanga ni prise en charge. Mhm. Uri mu Budage ashaka kuvuga ngo ngewe umuntu ndamwemereye ko naza kwiga mu Budage, nzamwishingira mu mibereho ya buri munsi mufashe. Iyo ni prise en charge. Mhm. Mhm. Hakaza n'ikindi gice cya gatatu bagusaba ko ugomba kuba ufite icyo bita blocked account, Mhm. amafaranga azigamye muri banki. Azigama. Mhm. Nabivuze ko hari amafaranga ashobora kuba arengaho ibihumbi cumi na kimwe by'amayero, ukerekana ko aya Mhm. mafaranga wafunguje konti mu Budage. Ubwo mbere yo kuyashyira kuri konti biba bisaba ko ugomba Mhm. kuyafunguza, ugomba gufunguza konti mu Budage kugira ngo amafaranga uyashyireho. Mhm. Hari banki mu Budage zitanga iyo serivisi nyine, ziha konti abanyeshuri b'abanyamahanga bakiri n'iwabo, bakagufunguriza ni online, Mhm. bakayifunguza bagaciraho amafaranga. Urugero natanga Mhm. yitwa Fintiba. Mhm. Ni banki nyine ibikora. Ngewe nanyuze muri banki bitaga Deutsche Bank. Mhm. Nafunguje iyo akawunti, ariko navuga ko ari ibyo bice bitatu. Hari scholarship uramutse uyifite, hari kuba ufite prise en charge, cyangwa se ufite blocked account, cyangwa se compte block. Mhm. Ntabwo bivuze ngo Mhm. kuba ufite bino bintu bitatu byose, ni kimwe muri byo Ngomba bashaka. kimwe muri byo. Mhm. Aha rero ubwo ni kimwe. Ibindi bisabwa, ugomba kuba werekana ko ufite assurance, ufite amasezerano ya assurance Mhm. wakoze, assurance Mhm. y'ubuvuzi, Mhm.
ubwishingizi bw'ubuvuzi cyangwa se ubwishingizi by'ubuzima. bw'ubuzima cyangwa se bw'indwara bitewe n'uko umuntu ashobora kubyita. Ubwo nyine nabyo bisaba ko ugomba kuba warakoze iyo kontara mbere. Hari amakampani atanga iyo serivisi. Ugomba kuba werekana ko ufite aho uzacumbika. Aho uzacumbika ushobora kuba warashatse mu nzu z'abanyeshuri cyangwa se student hostel. Ugomba kuba werekana ko wenda wabonye ahantu ho kuza ucumbika ukaba. Ushobora kunyura kuri izo hostel z'abanyeshuri. Ushobora kuba ufite aho kuzaba hari prive nyine bigaragara ko wajyanye amasezerano n'umuntu ufite na nyiri inzu cyangwa se umuntu uzaba ufite aho wacumbikira wagucumbikira, ariko bisaba ko nyine werekana ko ufite icyangombwa cy'ahantu uzaba. Ushobora gusanga wenda utarabibona, ushobora gusanga wenda hari n'umuntu muziranye uba mu Budage, bigaragara ko wenda afite nk'inzu nini yaragusaba icyangombwa cy'uko azagucumbikira wenda mu gihe ukihagera, noneho nyuma wenda ugashaka hawe. Ariko bigaragara ko mu kujya gusaba viza werekana ko ufite aho uzajya uhita uba. Ibindi navuga, ibyo navuga ko ari byo by'ingenzi cyane cyane bisaba umunyeshuri. Ibindi nk'uko nabivuze bijyanye n'ibyangombwa by'amapasiporo n'amafoto n'ibiki, ibyo ngibyo nyine n'ibiri genero. ariko ibindi biriya bivuga ngo admission letter, kuba werekana financial mean yawe, uburyo bwo kubaho, assurance de maladie, ruza cyangwa cy'icumbi. Ibyo navuga ko ni iby'ingenzi. Hari n'igihe ushobora gusanga umuntu wenda mbere yuko atangira kaminuza asabwa ko aba yarangije kwiga Ikidage, nabwo ubwo ushobora gusaba cyangwa ushobora gusabwa kwerekana icyangombwa cy'ahantu uzajya kwiga ururimi rw'Ikidage. Habaho amashuri yigisha Ikidage nawe wariyandikishije bafite. Numva ibyo ngibyo wenda umuntu ushobora gusanga hari utundi dukeya umuntu yatuburaho, ariko ibintu navuga ko ari iby'ingenzi. Niyo basic. So reka tugere ku kintu twihutaho gatoya wenda tutari butindeho. Yari amahirwe ya mbere yo kugenda kuba mu Budage nk'umunyeshuri. Nese amahirwe ahari y'akazi mu Budage, reka tubanze duhere ku muntu ushoje kwiga. Ese nshoje kwiga hari amahirwe y'uko nshobora kuguma mu Budage nkabona akazi ngakora? Ese bimeze bite en general ku muntu wifuza kwiga? Ko hari umuvuga uti ndifuza kwiga ariko nkeneye no kuba nashaka n'amahirwe y'akazi mu Budage. Ariko ndareba niba ari side harimo ukuntu urumuri rurimo kuza rusa n'urumuri rurimo kugenda rufurashinga rukaza kongera hakira cyane. Ni mashine ni iki sinzi, hari ikintu kirimo kuzana urumuri ukabona harakeye kongera ukabona harisha harakeye. Biratewe n'uko ahantu ndi urumuri rundi inyuma, urumva meze nk'ahantu uteye umugongo. Twatangiye ikiganiro hanze ariko ibibazo. Ku bijyanye no gukora n'akazi, umuntu urangije kwiga birumvikana ahantu hose burya umuntu arangije kwiga aba asaba ikiba gikurikije ni ukujya gushaka akazi. Naho rero birashoboka cyane cyane kuba ufite iyo mpamyabumenyi, ujya ku isoko ry'umurimo nk'umunyeshuri w'umunyamahanga, mu byo ikigo cy'abanyamahanga cyangwa se mu kigo gishinzwe abinjira n'abasohoka cyangwa se migration office, baguha uburenganzira bwo kuba washaka akazi, ndetse baguha ibyangombwa bigufasha gushaka akazi. Ndetse haba n'ikigo gishinzwe bijyanye n'akazi, naho baguha ubwo burenganzira ugashaka akazi. Bigenda bihindagurika umunsi ku wundi. Mbere byahoze ari uko nyuma y'umuntu arangije kwiga bamuha umwaka n'igice ibyangombwa nyine byo kuba muri icyo gihe cy'umwaka n'igice agomba kuba yashatse akazi. Ubu byarahindutse, kuko icyo gihe ukuntu byari biteye, wa mwaka n'igice warangiraga cyangwa amezi 18 utarabona akazi wabaga usaba gusubira iwanyu. Ariko ubu mu itegeko rishyashya ryaje muri uno mwaka nuko y'amezi 18 yarangiye utarabona akazi, bakongera bakaguha andi mezi 18. Wow. Ariko iyo bivuze gushaka akazi ntabwo bivuze ko mu Budage wabura akazi, ko akazi nk'akazi, ariko amategeko aba ahari nuko ushaka akazi kajyanye ibyo wize, ndetse hakaba n'umushahara ugomba kuba uhembwa bitewe n'uko na nivo ufite y'amashuri. Urugero naguha, niba warize
shimi. Mm. Ushobora muri ya mategeko muri ya mabwiriza baguha ni uko ugomba kujya gushaka akazi kajyanye n'ibyo wize bijyanye na shimi. Mm. Ntabwo bivuze ko ushobora gusanga wenda wabona akazi ko gutwara bisi, Mm. ariko bavuga ko ufite akazi ko gutwara bisi ariko ntabwo ari akazi kari Ntabwo ibyo kajyanye na wize. karifikasiyo Mm. yawe, icyo gihe bagufata Mm. nk'umushomeri. Mm. Ikindi, niba ufite urugero nka lisansi cyangwa se masitazi, bafite Mm. uburyo babara umuntu ufite masitazi ahembwa wenda hagati y'amafaranga, ni urugero wenda ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitatu. Mm. Ufite wenda lisansi ahembwa hagati y'igihumbi ndetse n'ibihumbi bibiri, ni urugero. Bivuze ko Mm. ufite masitazi ukaba ubarirwa ko ugomba kuba hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitatu, ntabwo wabona Mm. akazi kari mu gihumbi magana abiri ngo bavuge yuko Bivugwe. ako kazi gashobora kuba kagutunze, ariko bavuga ko akazi Mm. amafaranga uhembwa ajyanye na karifikasiyo yawe. Mm. Icyo gihe niho bakubwira yuko muri ya mezi baguha ni ugushaka akazi kajyanye n'ibyo wize ndetse Mm. na ya mpuzandengo y'umushahara ugomba kuba uhembwa niba urimo aho ngaho. Ah. Ariko So, byarahindutse ku buryo babikubye kabiri, amezi 18 ya mbere yarangira utarabona akazi kajyanye n'ibyo ugomba kuba urimo, bakaguha 18, nabyo yarangira bakareba niba uri umuntu witunze utari umuntu ikibazo kuri sosiyete, bakakwemerera. Bisa nkaho byarageze. wow, njye ndumva birantunguye kuko Mhm. Ubudage burimo kugira ko ahandi ni umwaka, nk'Abahorandi ni umwaka kandi ho kondisiyo ziri no hejuru cyane. Umwaka ubwo iyo urangiye biba birangiye. Urumva amezi 18 ushobora kubona amezi 18 ukongera ahandi mezi 18 deja Ariko wamaze. ubu mbere ya 18 byarangiye bikaba birangiye. Ubu itegeko ryatangiye mu kwezi kwa mbere uno mwaka 2023 ni 18, bakongera bakareba 18 nanone bakareba 18 bwa kabiri. Nabwo waba utarakabona, ubwo n'imyaka 3, noneho bakareba niba uri umuntu witunze nta kibazo, utabayeho ku nkunga za guverinoma cyangwa se z'umujyi, bakaguha uburenganzira. Ariko ibyo bintu urumva ni amategeko agenda ahindagurika. Harimo n'ibindi bintu, kuko burya umuntu ashobora kutabona akazi, nabyo birashoboka. So ko umuntu ari umuswa, so uvuga ko agize gute, kuko birashoboka. Ariko muri uko guhindura amategeko navuga ko harimo ikintu kijyanye n'ahantu isi uyu munsi wa none igeze. Amakuru ngewe ntavuga ko nizeye, ariko abantu bashobora kuba bitewe n'ubusesenguzi bw'abantu, ni uko nk'ubu urugero hari igihe wasanga abantu babura akazi mu Budage, akaba wenda yajya nko muri Canada ikamuha akazi. Mu by'ukuri Canada ibonye umukozi kandi itashoyemo amafaranga, ushobora no kujya no mu kindi gihugu wenda tubare no muri nese umuntu abuze akazi mu Budage akaza mu Buholandi bakamuha akazi. Ubuholandi ntibubonye umukozi kandi butashoyemo amafaranga. Mu gihe Ubudage bwamushoyemo amafaranga yiga umunsi ku wundi, kuko urumva warize mu bikorwa remezo bakoze, bashoyemo imari, bafasha umuntu baforumye, bamwohereje bwo kumwirukana, barangiza undi muntu utarashoye amafaranga muri uwo muntu abonye umukozi akeneye. kandi naho ubona ko habayeho icyo kintu cyo kureba, kuko bagiye babona abakozi, abantu benshi bigiye muri Canada, niba ari urwenya ko Abadage bagiye muri Canada, bajya kubona ukabona buri wese bahura nawe yize mu Budage, yize mu Budage. Bigishije abantu kumbi bose bizeye hano muri Canada, babona ko ibintu bakoraga bishobora kuba bitajyanye n'igihe tugezemo. Ngayo ngoko. Ariko ariko nyine akazi usabwa kugashaka, yego kaba kaboneka. Uretse ko burya navuga ko iyo umuntu yari umunyeshuri ushobora kubona utuzi twinshi dutandukanye, kubera ko wenda uba dukora n'amasaha, nta n'ukuba ngo ntabwo ari akazi kakajyanye na domene zawe, karifikasiyo zawe, ushobora gukora ibintu byose. Ariko iyo urangije kwiga noneho bisaba ko n'amategeko akugenga nk'umukozi ahinduka nk'umunyeshuri. Ni ukuvuga wenda ikintu kinshimishije ni uko kuntu barimo kubyoroshya. So nkeka ko ubu muri iyo sisiteme gufatisha mu Budage byaba byoroshye kurusha mu bindi bihugu hafi byose. Urumva niba wavuze ko mu Buholandi bishobora kuba bikomeye, nkeka ko uyu munsi mu Budage byaba bikomeye, byaba byoroshye parapo bijyanye no mu Buholandi. Ubwo kimwe nuko ushobora gusanga n'ahandi hantu, ubwo twe tuvuze kubyo aho tuzi, ushobora gusanga ahandi hantu byoroshye cyane cyangwa se bikomeye cyane. Ni amakuru meza kuko ntabwo nari nkazi. None kubona akazi mu Budage, ese cyangwa se kuba umuntu yaba mu Budage,
ese hari iyindi nzira cyangwa se ikindi kintu umaze kumenya ushobora utaciye muri edikasiyo unashobora kuva mu Rwanda akaba yabona akazi mu Budage atarahize cyangwa se akaba yabona uburyo bwo kwimukira mu Budage biciye mu kazi kandi atarize mu Budage avuye mu Rwanda cyangwa mu kindi gihugu. Okay, birashoboka. Uyu Mm, munsi wa none navuga ko none bishoboka cyane kurusha imyaka yatambutse, kubera ko mhm, nyereka ko hari abantu mu Rwanda mu minsi yashize bagiye babona bisohoka mu bitangazamakuru yuko Ubudage bukeneye abakozi benshi ku isoko mm, ry'umurimo kurusha wenda n'ababasohoka. Urumva rero mm, iyo ukeneye abantu binjira mu kazi baruta abo gisohora buri mwaka, mm, bisaba ko cyifashisha abaturutse hirya no hino. mm, Ibyo hari impamvu nyinshi, hari n'abantu basigaye, bino bihugu bifite n'ikibazo cy'uko hari abantu barimo kujya mu biruhuko by'izabukuru, mm, bivuze ngo hari abamo kuva mu kazi benshi ariko abarimo kujya mhm, kwiga akaba bakeya, kuko hazamo n'ikibazo kijyanye n'uko usanga nta abantu benshi batakibyara cyangwa se mu myaka mm, yashize batarabyaye, ku buryo usanga abantu bajya kwiga bakazasohoka bakajya gukora baba bakeya, ahubwo mm, hagasohoka abantu benshi, abakozi barimo kujya mu biruhuko by'izabukuru kurenza mm, abatangira. mm, Kandi burya imibereho y'abantu cyangwa y'igihugu ni uko bamwe basohoka abandi binjira. Ba binjira. bantu barimo Mm, gusohoka akenshi babona ya mafaranga y'ikiruhuko cy'izabukuru, ni mm, uko ayo mafaranga yabona bitewe n'uko hari abari barimo gukora, mbese ubuzima buba bumeze nka mm, serike bumeze mm, noneho iyo benshi basohoka bakeya binjira, bivuze ko abantu bakeya mm, barimo kwinjira batabasha gutunga abandi basohotse. Aho mm, rero biganisha ko bino bihugu usanga bigiye gukenera andi maboko aturutse hirya no hino. mm, Uyu munsi wa none nyine mu Budage hari imirimo myinshi isaba abakozi benshi badafite, nk'ibintu bijyanye mm, n'ubuzima, ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga bakeneramo abantu. Aho mm, rwose birashoboka kandi birimo birakorwa ko abantu baturutse mu Rwanda, baturutse ahandi hantu, bitewe n'uko mhm, ari umuntu ufite qualification cyangwa se ufite amashuri, ufite ibyo yize, ufite experience, ashobora kuba yasaba mu bigo bitandukanye byo mu Budage akaba yabona akazi. Ubu biroroshye bitandukanye no mu myaka yashize. Hari umuntu twavuganaga ejo bundi kumubwira ati no ku kazi twe dukeneye mm, abantu, dusigaye dufata abantu bose baturutse ahantu hose, apfa kuba mm, afite bamubonamo profile y'umuntu bashaka. wow, Ubu noneho mm, ntabwo wenda byari twavuga by'ururimi rw'Ikidage, ntabwo bakireba gusa mm, ku ntaga z'Ikidage. Kera mm, nyine burya iyo umuntu ufite nk'abantu abakozi utangira nyine kujonjora, ariko iyo mm, ukenera abakozi benshi noneho kandi utabafite, hari za nkuta ugenda uvanaho. mm, Ese nkeneye umuntu ushaka, niba ari umuntu mu IT uzabona ibyo mukeneyeho iby'Ikidage azaba abyiga, cyangwa se ntabwo aribyo ndimo kora nonaha. Kera mm. wenda aba IT ari benshi, muri yangiza aba Ndetse IT rero ufite kuko Ikidage. Mm, uzi n'Ikidage byanyorohera, ariko uyu munsi niba ukeneye abantu mm, benshi kandi utabafite, ntabwo niyo uzareba mhm, Ikidage kandi mu by'ukuri atari byo urimo gushaka cyane. mm, Ariko nyine muri make ni uko n'abantu baturutse hirya no hino, haba mu Rwanda n'ahandi ku isi, barimo barabona akazi mu Budage. Upfa kuba wujuje mhm, ibisabwa mu bijyanye mu buryo buri porofesiyoneri bijyanye n'ibyo bakeneye. Yego ntabwo wavuga ngo wize wenda umuntu urimo urasaba akazi k'ibintu bitajyanye n'ibyo wize cyangwa usanzwe ukora, ariko niba mm, hari ahantu ibintu wize, hari abantu babikeneye, biroroshye ko wabona akazi aho waba uri babona hose. akazi. Yego. Mm, mm. Okay, ni ikintu cy'ibanze. Umuntu ashobora kujya mu Budage uciye mu kazi Mhm. cyangwa se uciye ku ishuri. Wenda ishuri nicyo kintu ki- cyoroshye cyane. Hasi mu Yego. Budage hari izindi nzira z'amacorporations n'ibindi byose abantu bashobora gukoreshamo bakaba bajya mu Budage uretse kuba yagenda ari afite work permit ari akazi kamwimuye. Yego, izindi nzira umuntu ashobora kunyuramo. Hari Mm, nk'urugero, hari ibintu ashobora kuza mu Budage aje mu bikorwa by'ubukorerabushake cyangwa se icyo bita mhm, voluntary service. mm, nazo zirahari, wenda nabyo urashaka kuzabiganiraho nko mu kiganiro cy'ubutaha, kugira ngo uburyo mhm. bwimbitse kugira ngo wenda abantu babimenyeho. Ubumenyi. Hari Mm, uburyo wenda bavuga ngo ni opeya. Opeya ni mhm, uburyo aho wenda nk'abana cyane cyane b'abakobwa bashobora kuba mm, hari imiryango hano banyuramo, umwe agasaba, umwana w'umukobwa agasaba, imiryango aha ngaha nayo ikaba yamutoranya, cyane cyane ko bino mm, bikurana hari uburyo usanga nka famiye cyangwa se imiryango bafite abana batoya muri kwa kujya ku mm, kazi, wenda bakeneye nk'umuntu ushobora kuba ari kumwe n'abana abunganira, noneho mm, ugasanga uwo mwana ashobora kunyura muri iyo serivisi
akaza akamara nk'umwaka muri ya famiye abafasha, hari n'ibyo bamugomba, hari amafaranga agahimbazamusyi bamugenera. Iyo ni indi porogaramu. Hari n'izindi gahunda nyinshi zitandukanye zijyanye n'amahugurwa, hari n'ibigo usanga aha ngaha bikenera nk'abantu hirya no hino, ugasanga baraje bakora nk'amahugurwa runaka. Nabyo ni gahunda zitandukanye zirahari nyinshi cyane. Hari nka gahunda bita Africa Committee. Africa Committee ni gahunda ibigo bikomeye aha ngaha bifata abantu baturutse hirya no hino, banyuramo bagasaba, bakaza akahabwa nk'amahugurwa, yarangiza akaba akora bamuhugura, yarangiza igihe baguha na kontara yo kuba wakora, ukaguma aho ngaho ugakora akazi. Wow, interesting. Hari gahunda nyinshi dushobora no kuzaziganiraho mu buryo bwimbitse. Hari ikindi kintu kindi nigeze kubona abantu bavuga rero opportunity mu Budage, yo tubwire niba mfiteho kuba ku kintu cy'imyuga. Byitwa Ausbildung. Rwa rurimi ntinya. So abantu bobwira ko kuzijyamo iyo ugiye mu mwuga deja uba ufite n'amahirwe yo kwiyentegara muri sosiyete kurusha n'umuntu wagiye kwiga. Makanya gatoya. Ethan. Ja, sie kommt gleich. Ja. Okay. Kuba kwiyentegara muri sosiyete bimworohera kurusha uwize metirize. Hari n'avuga ko ubu ngubu harimo change zirimo gukora ku buryo ushobora gushiftinga ugatangira wari wiga metirize cyangwa se bachelor ugahita wigira muri Ausbildung, bikaba byagufasha. Okay. Mbere na mbere byasaba gusobanura ikintu bita Ausbildung. Ausbildung ni ijambo ry'Ikidage. Ubundi Ausbilden ni nko kwiga cyangwa se kugira ibintu umenya. Iyo uvuze Ausbildung ni nko kuba hari nko kwiga umwuga. Ugenekereje no mu Rwanda hari ikintu bita ngo ni vocational training cyangwa se technical and vocational training. Ni ahantu umuntu yiga umwuga. Hano rero iyo sisiteme irahari kandi iri mu bintu byinshi. Buryo naguha nk'abantu, hari inzego buriya nk'abantu bajya kwiga ibintu by'ubwubatsi, bashobora biga ibintu bita Ausbildung, cyangwa se niba wiga ibintu byo gukanika nk'imodoka mu Rwanda nabyo byari bitaba abantu bajya kwiga muri eto. Ni ziriya vocational training, kwiga gukora ibintu byo mu mabanke. Buriya abantu benshi usanga aha ngaha bakora muri banke, babandi ku matera cyangwa se ku masharita, abenshi baba barize ibyo bintu. Ofete ni ukwiga ibintu ushaka kuzakora, ni ukujya kwimenyereza umwuga. Niba ugiye ushaka kwiga kogosha, ukajya kwiga uko bogosha, ukanabyiga unabikora. Ndaza kubivugaho gakeya. Ibyo bintu rero hari imyuga myinshi ni wenda nk'urugero, umuntu ashaka kujya kwiga ekonomi. Ubaje umuntu wize ekonomi mu Rwanda ukamubaza ngo uzakora hehe, avuga ngo nzakora ngo nyine bijyanye na ekonomi. Mbese wabyize mu buryo uzajya gukora muri iyo domaine. Noneho mu gihe umuntu ujya kwiga Ausbildung cyangwa se vocational training, ni uvuga ngo noneho ajya kwiga ikintu direkte. Niba ari ukujya kuzajya ukora kuntu uza muri banke, wenda urimo guha abantu amafaranga kuri kashiya cyangwa se kasharita, ugasanga wenda ibyo ugomba kuba urimo bakwigishije. Ibyo bintu rero ntabwo bivana ko hari ibyo bintu ushaka kubyiga muri sisiteme ya Ausbildung undi muntu abyiga muri kaminuza. Ariko iyo sisiteme ya Ausbildung ifite ukuntu iteye, kubera ko ni igihe umuntu yiga ibintu anabikoramo afite n'akazi, kuko ufite umwanya ku ishuri, ufite na kontara y'ahantu ukora. Ibyo bintu rero navuga ko abantu benshi barabikora. Umuntu ashobora no kuba arimo kwiga kaminuza cyangwa se arangiza arimo kwiga nuza bachelor cyangwa se master, akaba yanabireka akajya kwiga iyo sisiteme, cyangwa se wanabirangiza ngibyo, kubera ko ni ibintu bisa nkaho bikwinjiza mu isoko ry'umurimo mu buryo bwihuse. Ethan, Sie weint. Oh, ich komme gleich.
Okay, uramba twatinze. twatinze kuko umwana yatangiye kurira. Oh, Yeah. okay, reka twihute so umuntu ashobora ushobora kuyisaba uri hanze cyangwa ni ukuyisaba kuba wabona otorite yo kwiga muri myuga ari uko uri Iyi mu sisiteme uri yabasize mu idutungurira Budage. kenshi, kubera ko nubwo wenda umuntu ashobora no kuzayivugaho mu buryo burambuye, ariko harimo n'ibintu bisabwa birimo na seritifika z'ururimi rw'Ikidage. Yo akenshi navuga ko nta bantu nzi barava nko mu Rwanda ayijemo direct. Abantu benshi usanga aba yayisabye ari ahangaha, kubera ko muri uko kuyisaba hari igihe ushaka gushaka umwanya, ukajya ahantu uzajya kuyikorera, mukavugana, mugakora interview, aho ishuri ushaka kubyigaho ukagenda mukavugana byose nyine, ku buryo kuva mu muntu uri mu Rwanda nta muntu nzi urabikora, n'uwenda ntabwo bivuze ko bitashoboka, ariko navuga ko bigoranye. Abantu benshi bayijyamo bayitangira baba bari hano mu Budage. Rero no mu Budage. Yego, Okay. wenda reka tuzayiganireho neza mu buryo bwimbitse, nabyo bishobora kuba ikiganiro ukwayo. Yeah. Okay. Okay. Reka tugere ku musozo. Mureke ugende kureba famiye. Yego. Nijye usigaje utuntu twabara nk'iminota 5. Yego, nta kibazo. Okay, twagiye cyane mu bintu biri business y'amashuri cyane, mu buzima bundi buri social. Ku gihe cyawe ugeze mu Budage, twaze ukigera mu Budage, ni ikihe kintu nk'umuntu wari uvuye mu Rwanda cyagutunguye ugeze mu Budage ukabona kiragutunguye ukavuga uti iki kintu by'ukuri njya nkibuka ko ibintu 2-3 byarantunguye ngeze mu Budage mu gihe nari mvuye mu Rwanda? Okay, ikintu cya mbere na mbere, umuntu uturutse nko mu Rwanda ushobora kugutungura, wenda mvuze muri rusange, byaterwa n'igihe uhagereye, bijyana n'ikirere. Urumva nk'umuntu uhageze mu gihe cy'ubukonje, ntabwo uburyo atungurwa n'ibyo abona ntabwo ari kimwe n'umuntu uhageze mu gihe cy'ubushyuhe. Ariko reka mvuge ngo igihe cy'ubukonje, kuko na bino bihugu birakonja cyane kurusha uko bishyuha. Icyo ni kimwe. Ikindi, ushobora kubona ibikorwa remezo. Kuko burya hari ibintu byinshi umuntu aba yarabonye mu Rwanda, ukabona muri filime, ukabona inyubako, ukabona imihanda, ukabona ibinyabiziga ukuntu bigenda byirukanka, niba ari transport, ukabona ugura imodoka zihuta, nabyo ubwabyo bikagutungura cyangwa se bigatuma ubyibazaho. Hashobora kuzamo ibijyanye n'imirire cyangwa se ibyo kurya, kubera ko umuntu aba abonye ibintu byinshi bishyashya atarasanzwe abona. Ibyo nabyo biri mu bintu ashobora gutindaho. Ushobora kubona ibindi bintu bijyanye n'itandukaniro ry'imico n'imibereho y'abantu. Urugero naguha ni uko buriya nko mu Rwanda, wenda uyu munsi na none bishobora kuba bimaze guhinduka, ariko wenda ugeze nk'aha ngaha ukabona mu gihe cy'impeshyi, mu gihe cy'ubushyuhe, ukabona ukuntu abantu bashobora kuba bambaye bitandukanye n'ukuntu mu Rwanda wenda umuntu byaba bimeze. Ibyo byaterwa n'igihe, ariko nkanjye wenda ku giti cyawe navuga ko nahageze mu gihe cy'ubukonje, ko nageze mu kwezi kwa 10 ubukonje butangiye kuza. Icyo kintu cyabaye nk'ikintu nyine ndatinzeho. Ibikorwa remezo, buri kantu kose nyine ubanza ukitegereza, ukareba inzu ndende, ukareba ukuntu abantu bagenda bihuta, ukareba imodoka, mbese hari nk'umuntu ushobora kunyura kuri otorute, wabona ukuntu imodoka zinyuraho, imwe yirukanka cyangwa si umusazi, ariko nyine ni uko mu muvuduko. Wenda nk'Ubudage nicyo gihugu ku isi cyonyine gifite imihanda aho umuntu yemerewe gutwara nta limite. Nicyo gihugu cyonyine ku isi gifite ayo mategeko, aho umuntu ashobora gutwara imodoka akamariramo ubushobozi bw'imodoka yawe. Yego, ntabwo kuri iyo mihanda, kuri za highways cyangwa se kuri otorute, hari aho ugera bakakwereka icyo cyapa kivuga, cyerekana ko nta muvuduko ntarengwa ugera. Waba ufite imodoka igera muri 300, ubwo urayicanira ugire. Ariko nyine ukuntu iyo mihanda iteye urayizi, bagira umurongo wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane. Kuva ku murongo wa mbere mu gihe abantu bagenda gahoro, uwa kabiri ugenda yihuta kurusha uri iburyo bwe, kugera nko ku murongo wa kane. Bivuze nk'umurongo wa kane n'abantu bihuta cyane. Niba ugenda buhoro uragera kuri murongo wa mbere cyangwa wa kabiri, ariko ni muri wa murongo wa kane inyuma hashobora guturuka imodoka kugira ngo irimo iraguruka.
urumva ariko ibyo ngibyo ni ibishaka Kabisa. umuntu. Mm. Ibindi hari ibintu bita buriya hari ibintu bita ngo ni nka shoke kiritire cyangwa se Yeah, culture shock. that's true. Yeah. Mm. Mu kizajya bita ngo ni kurutuwa shoke. Ni ibintu ushobora Mm. kubona ibintu bitandukanye. Urugero naguha ni uko iyo Mm. naje 2019, Mm. 2014, Mm. kugera bwa mbere mu cyumweru cya mbere nigeze kujyana muri club, najyanyemo n'abandi bantu, ntabwo ari club ariko hari ahantu hari habaye hari Mm. umunsi mukuru. Mm. Uwo munsi mukuru abantu bari bawuteguye bari abantu bakundana bahuje ibitsina, Ibitsina. Mm. cyangwa se rero ko mbona umugabo Mm. n'umugabo, umusore n'undi musore barimo barasomana, ntabwo ari ibintu nari imenyereye. Yeah. Mm. Umunsi wa none ni ibintu bisanzwe. Bisanzwe. No mu Mm. Rwanda uyu munsi wa none ndakeka ko bishobora kuba byaramaze gufata indi ntera, ntabwo ari kimwe no mu myaka yashize. Ariko urumva Mm. hari utuntu nk'utwo ngutwo tw'ukuntu abantu babayeho mu muco wabo uhura nabyo ugasanga ibyo bintu biratandukanye. Mm. Urundi rugero naguha, urabona hano mu gihe cy'impeshyi ujya kubona abantu wenda bicaye nk'ahantu mu busitani, Mm. haba ari abahungu haba ari abakobwa rwose, cyangwa Mm. se abakobwa wenda bafite nk'urugero wenda bambaye nk'amabikini. Twe Mm. twigere ko wenda abantu bashaka kwambara bikini barimo koga. Umuntu ashaka Yeah. kwambara bikini ari Mm. ahantu mu byatsi Byire. yikaragiye ku Mm. zuba. Urumva nk'umuntu uturutse mu Mm. Rwanda ibyo bintu bwa mbere, ariko wenda ushobora no gusanga uyu munsi wa none atari ko abantu babifata, ariko hari ibintu nk'ibyo ngibyo ubona bitaba mu muco cyangwa se aho uturutse, ushobora kubireba ukabitindaho. Njye nageze mission, hajya bavuga mission cyane motion. Mishe Mineke. nko mu Kidage cyangwa Minike mu Mission. Byo nagezeho njye birantungura, twagiye atari nobona nta n'inyanja, ndumva nta nyanja ihari ku mugezi, tuno tugezi dutoya, mbona biri nomo ko abantu baba bambaye ubusa pire ku kagezi gatoya, abantu bicaye ubusa nyabusa. Ndageze tuvugane kandi n'ejo bundi nemenye maze imyaka igera muri ine i Burayi, mva birantunguye cyane. ibyo mu Budage hari n'ahantu abantu bajya kogera. Urugero wenda ugasanga ko hakundi hari nk'inzuzi cyangwa se ahantu bogera ahantu hagenwe. Abantu nyine bambaye imyenda yo kogana wenda tuzi nka bikini, cyangwa se abagabo bakambara udukabutura runaka, ariko ugasanga hari n'ikindi gice bita, hari ahantu bita ngo FKK. FKK ni amagambo y'impine ari mu Kidage. Ubundi F bivuga fry, K imwe ikavuga korpa, indi ikavuga kurutuwa. Ni ukuvuga ngo FKK bivuga ni fry korpa kurutuwa. Ni ukuvuga ngo ni nk'umuco w'umubiri, abantu nyine umubiri wisanzuye. Aho hantu abantu bajya koga bambaye ubusa buri buri. Ariko urumva aho hantu ni ahantu haba haragenwe, iyo ugiye ugomba kuba wambaye ubusa buri buri. Ariko ntabwo bivuze ko wowe ugiye wambaye uba ukoze amakosa, kuko uba ukoze ibitandukanye n'ibihabera. Ishwa migaraje. Ubuse tugeze kumusoza, ariko mu by'ukuri ni ibyo hari ibintu byinshi biba bitandukanye bishobora guterwa n'umuntu ku giti cye, ariko hari ibintu nk'ibyo ngibyo bishobora kuba umuntu ashobora kuba agira akora ibishaka cyangwa ntabwo arabimenyereye. Reka nkureke ujye no kureba famiye. Yego. Dushobora kuzakora n'ibindi biganiro bitandukanye, ukagira bimwe nta kibazo se twagiramo neza kubikora n'undi munsi, twashaka n'igihe kanambwe noneho tukanavuga kuri buri gapuwe kihariye, cyangwa se no kubora undi munsi twari mu Budage gusa. Yego. So rero ubundi Noheri nziza. Urakoze cyane, ndashimira n'abantu bose badukurikiye. Aho waba ufite ikibazo cyangwa se ufite inyunganizi, rwose wakandika mu mwanya wagenewemo kwandika. Ndakeka abantu bagukurikira bakande kuri subscribe kugira ngo bajye babona ibiganiro bagezaho. Nanjye kandi abantu wenda bareba kino kiganiro, nababwira nanjye mfite urubuga rwitwa Jimmy Impano, nabo bajyaho bakareba ibyo biganiro nagiye mbagezaho bitandukanye by'amahirwe atandukanye umuntu ashaka kuza kwiga cyangwa se gukora, cyangwa se n'ibindi bitandukanye mu Budage, hari byinshi bahakura. Ndashyira link ya channel
Mhm. ya Jimmy muri description no kuri iraba ni pin kuri comment ya mbere umuntu uyibona wakandaho ukageraho nawe ukareba kandi ikindi twese dusenyera umugozi umwe ni famiye. Sawa, Okay. urakoze Jimmy, Wakoze cyane umunsi Gasabo, mwiza. Yego naho yego ubutaha kandi wakoze cyane yego yego. kumvira, ndashimira n'abantu bose badukurikiye, naho ubutaha mu Bye biganiro bikurikira. bye bye. Yeah.